arangije arambwira ati Imana yakuntumyeho, arambwira ati umugabo wawe yitwa gutya na gutya, avuga amazina y'umugabo wanjye terke uyu turi kubana. Arangije ahita avuga ngo uyu nguyu witwa gutya na gutya ntago ari umugabo wawe, muramutse mubana wazabura ubugingo buhoraho. Atariko uwo nguwo wa mu diaspora ahita ambwira ngo ugiye kwinjira mu buzima bwo kuba imfubyi ufite ababyeyi bose ni mu izina rya Yesu. Arangije arambwira ngo kandi Imana iragukunda, ngo kubera ukuntu Imana igukunda kandi gufuhira, ngo nunagerageza ngo ukagerageza kujya gushaka kubana n'uriya, ngo Imana izaguca ukuguru ukajya gushaka umuntu Imana itakubwiye, ataho kugira ngo Imana iguhombe izaguhombye. Muri iyo minsi hakaba hari umuhungu yari umugabo w'umudiaspora, iwacu bashakaga yuko mbana nawe. Uwo mudiaspora njye naramuhakaniye ngira ngo yabiretse, noneho ntitwakongera kujya tuvugana, akajya avugana n'ababyeyi. Nsanga rero uwo muhungu ari muri process nge twararikanye, ari ku babyeyi. Ababyeyi barambwira ati se kuri umukobwa twaramubyaye ntabwo yatubyaye, ibyo tugomba kumubwira n'ibyo agomba gukora. Reka mbabwire, yari afite amafaranga wa muntu we. Utekereza umuntu uzana impeta ya proposal akayitegera indege bakajya kwifata ku kibuga cy'indege, linki gusa yakayikoresheje hano mu Rwanda agatanga amafaranga. Uwo mugoroba rero barambwira ati Clarisse, uyu munsi uri umugore w'umugabo, uri fiance. Banyereka impeta, impeta ni iyande. Baba barambwiye, ndavuga uriya muntu ko namubwiye ko bitazakunda, ko namubwiye ko bidashoboka, njyewe mfite umuntu nkunda, bite byanya tuwo muntu ukunda nuwa hehe, ni mwene nde, nuwa hehe, akomoka he, ibintu nk'ibyo. Ubwo baramuzi nyine iyo twamuherekezaga twajya gutega bisi mu rugo baravuga ati reka ntabwo bishoboka, ati ntabwo bishoboka, ntabwo yashaka muri uyu muryango, ntabwo byakunda. Twebwe rero famiye yacu dufite ukuntu dushakirana, bafite ukuntu bashakirana, baba bumva nyine wajya ahantu bashaka ibintu nk'ibyo, tuntu nk'utwo ngutwo. Baravuga ngo turagukarabye mu muryango, ntitukigukeneye, uzasanga iyo mwana yawe ari izakubera papa wawe, ikubere mama wawe, aho ugeze utakemera icyo tukubwiye, famiye ukayitesha agaciro, uzongere kugaruka aha ntabwo ukiri umwana wacu. Ubwo guhera ubwo ngubwo twahise tuba abanzi muri famiye, bahise bangira umwanzi. Nta muntu n'umwe nari guhamagara muri famiye ngo anyitabe. Bashatse kwica ubukwe muri famiye. Umugabo wanjye bagiye bamwohereza aho abicanyi bagatanga amafaranga ngo bamutega ari nijoro. Umwe araza, bari bamuhaye ngo nimba ari 500 ngo agiye kumwica. Nongeye kubasuhuza mwe mukunda kuba natwe kuri TV mu biganiro tubagezaho bigiye bitandukanye aho muherereye hose. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Hagati aho ngaho tunabifurije no kugira intangiriro nziza z'umwaka 2025 n'impera nziza z'uyu mwaka aho muri n'imiryango yanyu. Uyu munsi tugiye kuganira rero n'uyu mubyeyi muri kubona. Isi tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Bashima Yesu. Ku bantu batamuzi ugiye kubanza twibwire. Nitwa Biragiye Isimbi Clarisse, ndi umumama w'abana 2, sengera mu itorero Bethlehem, ndi umuvugabutumwa bwiza, ngira na YouTube channel nyuzaho ijambo ry'Imana yitwa Inzira y'Ubugingo Yera. Ndumva mbibwiye. Yego isi tugiye kuganira rero mu nkuru mpamo yacu y'uyu munsi aho tuza kugaruka cyangwa tukanarebera hamwe ku bikomere duterwa n'ababyeyi bacu barwibarutse, aho nadukurikirana bikarwa affectinga no mu ngo zacu. Ejo bundi umupatino wacu akabigenderamo atazi iyo bituruka, bikaba byaba n'intandaro yo kuba mwatandukana n'uwo mwashakanye kubera ibyo bikomere biba byaraturutse ku babyeyi. Tuze kubiheraho ibyo bikomere kwanza kugira ngo tuze gusobanukirwa neza cyane. Yego murakoze cyane. Nkuko mbibwiye nyine mbabwiye ko ndi umukristo, ndi umuvugabutumwa. Ashobora kwibaza ngo ese uyu muntu yavutse ari umuvugabutumwa, yavutse akorera Imana, bimeze bite? Nkuko bisanzwe rero narakuze nkuko abandi bana bose bakura, nkura
nderwa n'ababyeyi bombi papa na mama. Hanyuma bampa uburere kuva muri primaire kugera muri secondaire, nibwo naje gusa nkaho maze gusa nkaho nkura, nize ku ishuri rya Apred Indera. Niho nize, niho natangiriye O level, hanyuma mpiga kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu. Biza kuba ngombwa yuko nyine nza gusoza nkajya mu rindi shuri nyine ku bantu bakora troncome, nza kwiga ku kigo cy'abadive bita Apapen, ariho numva ariho twahera, ndumva ari aho ngaho twahera. Njya kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo nisange muri uyu muhamagaro, ntago ari ibintu byapfuye kuza gutya. Nawe uri kundeba ufite uburyo wakijijwe, ufite ahantu wahuriye n'Imana. Hari abantu rero bahura n'Imana ari uko yabanje kubafata ku gakanu. Ariko njyewe uri aha ngaha ndashimira Imana yuko mu kuvuka kwanjye navutse Imana yamvuzeho. Ku bantu bemera imvugo y'Imana, mama wanjye yasengeraga mu itorero rya ADPR kera, hanyuma Imana iza kuza kumuha amakuru imubwira yuko izamuha umukobwa mwiza uzakorera Imana, ariko akazabanza kunyura mu bintu bitandukanye by'ibigeragezo. Yego, ariko kubera yuko afite inyenyeri yo kuzakorera Imana, azatambagira isi yose akorera Imana. Urumva n'ubu ngubu nyine ubwo Imana n'iki ngiki yandindiriye. Uri umwana wa kangahe iwanyu kugira ngo twumve niba koko ari wowe Imana yavuze? Yego, ndi umwana w'imfura, ni njye mwana wa mbere bari bagiye kubyara. Mu bana bangahe? Tuvuga turi 4, umwe yarapfuye hasigaye abandi 2, ubwo urumva dusigaye turi 3. Ubwo niwe mukobwa cyangwa hari n'abandi? Ni njye mukobwa usigaye, twari abakobwa 2 n'abahungu 2, umwe aza kwitaba Imana. Ubwo nyine dusigaye turi 3, ni njye mukobwa njyenyine. Ubwo impamvu nari mbikubaje ni ukugira ngo twumve rya sezerano, ya mvugo y'Imana niba koko ari we yavuga. Oya, ni njyewe kubera yuko hari agenda ku bantu basenga, abantu benshi bakunda kugira amasezerano Imana ibavugaho. Hari agenda nigeze kubona mama wanjye agifite nyine, nkakunda kuyisoma, bimwe na bimwe ndimo kubona bigenda bisohora, kandi yarabihawe muri icyo gihe cya kera, ariko bitangiye gusohora. Rero umuntu uri kundeba ufite amasezerano, ntucike intege, ntucogore. Isezerano rishobora kukunyuza mu mubabaro, rishobora kukunyuza mu nzira ibabaje, ukifuza. Twebwe iyo duhawe amasezerano tuba twumva byanyura mu nzira nziza dushaka, ukumva kenshi abantu benshi baba bakunze gutunga amasezerano, Imana iguhaye amafaranga, ntumenye igihe ayo mafaranga hazaturuka. Birashoboka yuko ari umuntu umwe wigeze kuduhamya ku rusengero, atubwira uburyo Imana yamubwiye ngo izamuha amafaranga, ngo ariko ngo izabinyuza mu butunzi buhishwe. Noneho aribaza ngo ariko se aya mafaranga azanyura hehe? Yari umuntu mbese uri mu buzima butari bwiza. Ya mafaranga yaje kuyabona ari uko imodoka imugonze, imutwara akaguru. Imutwaye akaguru aba yagonzwe na ya modoka ya UNA. Hanyuma rero iragenda iramuvuza, imukorera buri kimwe cyose, bamugurira n'insimburangingo. Baramubwira ati ariko se ubundi utuye hehe, bimeze bite? Araza basanga atuye mu manegeka, bamwubakira inzu, abana be bariga biturutse kuri ya mpanuka. Rero mbese akibyumva yumvaga ari nk'umuntu uzamuha envelope, yumvaga bizanyura ahantu heza. Twese rero duhawe amasezerano, Imana itubwira uburyo itubwira ko iduhaye amasezerano, ariko ntidusobanurira inzira amasezerano azanyuramo. Rero wowe uri kundeba ntucogore, ntucike intege, ntubivemo, ntunarambirwe, ntunivovote, kuko ntago wamenya inzira y'Imana aho izanyura. Nashaka yivovota ariko ntabwo azahera. Hari igihe ashaka kwivovota ugasanga aciye inzira y'ubusamo. Imana ntabwo ijya yivuguruza. Ariko uko byagenda kose yihangane, nje kuguhumuriza. Niyo mpamvu tuba twafashe umwanya tukaza kuri iyi kamera kugira ngo tuguhumurize, wumve ko utari wenyine. Birashoboka yuko ibyo ngiye kukubwira naciyemo nawe uri kubicamo. Rero ndaza kukubwira yuko Imana iserukana intsinzi iyo itabaye. Rero
muri uko kuvuka kwanjye Imana ikamvugaho, yari ibizi neza ibyo nzanyuramo, kandi ibyo ucamo byose Imana ibibizi. ubwo twari tugeze ahantu wari uvuze yuko rurangije kwiga wakiriye Kristo. Wenda rero uko nakiriye Yesu nibyo nshaka guhita mvuga, nkahita ninjira mu buhamya nyirizina. Nakiriye agakiza biturutse mu kurogwa. Nararozwe ndogwa n'umunyeshuri twiganaga. Urabizi iyo umuntu arangije segonderi, iyo murangije segonderi murangije senior 6, ari uburyo iyo murangije gukora ibizamini mutangana utunimero, ahantu uzabona akazi uzandangire, nanjye nimbona ibiraka uzabona stage, ibintu nk'ibyo ngibyo byose mugenda muhana amanimero. Iyo umuntu agize opportunity yo kubona ahantu akazi ahita areba umushuti we kwa kundi nyine muba mubana mu bigo. Rero naje kurangiza segonderi, ngirirwa amahirwe nza kuza kubona ibiraka bari kubaka ririya soko ryo mu Ruhango. Ndi mu bantu babashije kugirirwa amahirwe yo kujya gukora muri ririya soko ryo mu Ruhango. Hanyuma maze kubona akazi, bari bakeneye umukontabule wundi, ngiye kuko nari nshinzwe kwakira amafaranga, bari bakeneye umukontabirite wundi. Ndavuga hari umwana w'umushuti wanjye narangira akazi, murangira akazi gutyo mwizeye nk'umushuti wanjye. Ariko mbere byajyaga bintera igikomere, ariko ubu ngubu nsigaye mushimira kuko yatumye ninjira mu muhamagaro wanjye neza. Yatumye ninjira mu muhamagaro. Rero Imana hari igihe igukuriraho ikikwica, ikagusigira ikikwigisha, ikizakubera ubuhamya, icyo uzabasha kubwira abandi. Ibyaguteye igikomere ni ibihe? Namuhaye akazi, maze kumwinjiza muri kampani y'akazi, ashaka kungambanira kuri bosi kugira ngo banyirukane ajye ku mwanya wanjye, kubera ko nari mukuriye mu kazi kandi nahembwaga amafaranga menshi, ariko nta nubwo yari na menshi cyane. Burya nimba umushuti wawe ni urugero, ushobora kuba wenda uhembwa nka 300 n'urugero, ukinjiza umuntu mu kazi wenda arahembwa 200, si ngombwa kugira ngo akwirukanishe kandi ariwe wamuzanye mu kazi, ahubwo yakabaye aha agaciro ko wamutoranyije mu bandi bose muziranye, ukabasha kumuremera ako kazi nawe akaza kakajyaho, kuko abantu benshi bari abashomeri. Umugejeje rero mu kazi ashaka kugira ngo anyirukanishe mu kazi, akajya nteranya kwa bosi, agasanga harimo urukuta rwose, tubanye neza, ibyo nshinzwe gukora mu kazi byose ndabikora. Mu buzima bwanjye busanzwe nkunda kugira impuhwe, mba numva nafasha, nafasha ibyo nshoboye. Ibyo ntashoboye nyine ubwo mba ntabishoboye, nuko ngewe nkozwe no mu bantu twiganye bari babizwa ruko nteye. Hanyuma rero abonye kunteranya bidakunze, arandoga. Kera nari nzi ko abantu barogara abakecuru, twakuze kera rwose kera, kuko twari dutuye hafi y'umuhanda. Urabona abakecuru bakunda kujya muri misa ya mu gitondo, twari duturanye n'ahantu hari kiliziya katolike. Abakecuru ugasanga 11 ari kwirukanka ajya muri kiliziya ajya gusenga. Noneho arakunda kera abakecuru ba kera, usibye ko ubu ngubu ntakibabona. Abakecuru ba kera bagiraga ubwuzu, ukabona araje araguhobeye, aragukinishije ukuntu, akagukinisha ukuntu. Ariko ubu ngubu bisigaye, nimba ari ubuzima turi kunyuramo, nimba ari isi, kuko natwe turi ahangaha tuzasaza, wenda uzasanga rero natwe nidusaza bitewe. Muri iki gihe basigaye batinya yuko wenda umwana w'abandi agira ikibazo batinyikana. Rero abakera bo bagiraga, mbese nta rutangira. Kera umwana wabonaga ari mu ikosa ukamuhana nk'uwawe, utitaye ngo mama warabibona gute. Ariko muri iyi minsi nyine tugenda twirinda, nyine niya minsi y'imperuka turi gusohora, nabyo kwiteranya muri iki gihe. Hanyuma rero nge kera nakuze, noneho nkabona abakecuru n'abarozi, nabona no umukecuru w'igikara we narirukankaga byahata. Twese abana bose muri ibyo bihe nuko twabikeka. Noneho rero ubu ngubu rero byarahindutse. N'abana bakiri batoya basigaye baruga, n'abakobwa bakiri bato basigaye baruga. Akajya kukurogesha cyangwa wowe akabyikorera?
hari igihe wasanga yarabirozwe na ba sokuruza kwa kundi njya numva wowe byakugendekeye bite rero? njye rero ukuntu byagenze urumva yagerageje uburyo bwose kugira ngo anyirukanishe mu kazi ntibyakunda. Bantu b'Imana ntabwo uzi ikintu kizagukiza. Ujye ugirira neza umuntu wese niyo waba umurusha ubushobozi uzajya umugirira neza kuko ntabwo wamenya ubutabazi bwawe aho buzaturuka. Haje umukecuru muri chantier niwe wambereye ikiraro cyo gukira. Haza umukecuru muri chantier, urabona muri chantier ahantu bari kubaka nta kazi umukecuru yashobora vrema nta karimo. Umukecuru araza aho kuri chantier araza urabona nyine habarimo abantu ba kapita bashinzwe abakozi gutyo na mbese aragenda yegera ba kapita arababwira ati nkeneye akazi. Yari umukecuru rwose ubona afite n'akabando ugenda yunamye. Arambwira ati genda wowe urabona nyine hari abantu baba bafite imvugo zitarezwe kandi nabo tugomba kubihanganira. Nubona umuntu hari icyo umurushije aho kugira ngo umuvugire ahandi jya umwegera umubwira uti muntu w'Imana akira basa yangaya ariko nabayobashe ari kubigenza gutya na gutya. Baramusunika bamubwira amagambo mabi kandi ari umukecuru ukuze. Sinzi ukuntu nabonye hasa nkaho hari akavuyo ko biro yanjye yari yegeranye ndeba ahantu hose ukuntu hameze. Mbona abantu bashungereye, urabizi ukuntu baba bakomera nyine baba bari kumena dari bari kugira gute, urabizi burare ziba zirimo baba babyita ngo mu rutoki baturutse mu rutoki bose bakaza. Noneho ndabaza habaye iki, barambwira ngo hari umukecuru arusha gusaba akazi ngo ariko bari kumusunika. Mpita nsohoka muri ofisi nari ndimo ndavuga ko kimusunika umukecuru ndamwegera ndamubwira ngo ino hano tuvugane. Yinjira muri biro ndamubaza mukecuru aha hantu se uje kureba hari umuhungu wawe uje kuhareba? Njye numvaga ko ari nk'umwana waje kureba wenda inzara yamwishe akeneye wenda ngo bamuhembe nk'udufaranga dukeya. Njye numvaga ari iyo kote ngira ngo ibibazo ngiye kubikemura wenda nkore no mu yanjye babona ibyo kurya. Njye numvaga ko ari icyo kibazo nje gukemura. Arambwira ati rero umwana wanjye urabizi ko bakecuru rwose babifitiye na verite bavugisha ukuri kuri aho ngaho ahita abona ko ndi umwana we. Ati mwana wanjye rero ati ndashaka akazi. Numva amarira arazenze mu maso ndavuga se mukecuru urashaka akahe kazi ko hano nta kazi washobora? Ati rero umukobwa wanjye ati ngiye gusabiriza byarananiye. Ati ibintu byo gusabiriza byarananiye. Ati rero inzara igiye kunyica. Atumfashije uyu munsi ntabwo yongera kuza kumfasha. Ati none nafashe inzira rero ngo ngende nshakisha akazi. Ati ngeze ahangaha ndeba uwo mukecuru nimuha wenda amafaranga yo kurya uwo munsi ejo azaba akeneye ayandi. Ndavuga ni ikindi bukore ubwo. Murabizi ku bantu babumba amapave biriya bintu by'amapave bashyira mu musengero muri parikingi, biriya bintu by'amapave bikora parikingi. Pave rero kugira ngo ikomere icya mbere isaba amazi menshi igasaba n'izuba. Bisaba kuyanika ukanayivomera kugira ngo igire imbaraga. Ndareba ndavuga ntireka uyu mukecuru muhereze kuvomera aya mapave. Kuvomera amapave ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Mbona indobo ntabwo yari kuyishobora ahubwo nahise mfata umupira ndavuga ntireka bamuhereze umupira ajya agenda nyine agira gutya evomerere hanyuma nawe yibonera akazi abona icyo kurya. Nuko nabitekereje ngira amahirwe nsanga na depanse nyinshi nsanga hari n'umupira. Ndambwira rero ujye uza buri gihe mu gitondo uza uvomerera aya mapave kubera ko hanyuma witahire rwose pe. Namuhaye amafaranga nk'ayo nahembaga abayede bose. Ndavuga ntago ndi muha amafaranga make nawe akeneye ubuzima. Ubwo najyaga muhereza 3,000 ku munsi. Hanyuma ndambwira rero uyu munsi nutangira akazi genda uruhuke uryame uze mu gitondo. Hadize ubundi arya iki mwana wanyu? Ndavuga ntimugire ikibazo. Mpita muhereza inote 2 za 5. Ndambwira rero ugende ushake ikintu urya. Nuko umukecuru aranshima cyane arampobera ati Imana iguhe umugisha izakurinde gutyo na gutyo. Njye yisiko nifashirije umuntu naho ni marayika nzanye muri kampani kugira ngo azantabare. So rero muntu w'Imana ushobora kundi Imana igirinda umuntu wacu. Yego. Nshaka kubwira abantu hari igihe umuntu agera ku rwego akareba umuntu akabona ntago nta kintu ari bumukenereho, nta service ari bumukenereho, ntago bahuje akazi mbese cyane mite mbigereranya no ku bantu dukoresha abakozi bo mu rugo
tugerageza nabo tujye tubaha agaciro kuko umukozi wawe niwe usigira umwana nubwo utamukenera mu byo ukeneye sibyo ariko uracyamukeneye so rero tujye tugirira neza abantu bose ntabwo tuzi abazatugirira neza umukecuru aje mu kazi rero yahakoze nk'icyumweru muri icyo cyumweru nicyo narogewemo noneho by'ibitamikano ibitererano hari ukuntu bajyana abantu mu bapfumu ibintu byaraje ubu ngubu muri iyi minsi umuntu agatwara ifoto yawe akayijyana mu bapfumu hanyuma bakayikoresha uko babyumva rero nanjye yatwaye ifoto yanjye nibwo naje kumenya urabona ifoto baheraho bajomba ishinge ifoto ayijyana mu bapfumu bayikoreraho imigenzo anterereza ibintu byo gusara nshesha ibintu ku mubiri wose hanyuma nza no kuza kugera muri koma kuko bashakaga kunyica noneho kugira ngo ajye mu mwanya wanjye hanyuma bwarakeye mu gitondo nza ku kazi nk'uko bisanzwe ubwo yari yagiyeyo nimugoroba ubwo ibyo bari bakoze sinzi araza arampobera aransuhuza nk'uko byari bisanzwe ko yari inshuti yanjye amaze kunsuhuza haciyeho iminota 30 numva mu mutwe wanjye birajagajaze numva mu mutwe wanjye buri abantu babasazi pe ntimukajye mubaseka abayumva ibintu ari gukora ari byo by'ukuri numva ndashyushye mu mutwe numva sinzi ukuntu mbaye ntangira gushesha ibintu ku mubiri ntangira kwishimagura nkuramo ishati nari nambaye ubwo numvaga nyine ibintu ndi gukora se nkaho ari byo by'ukuri kandi atari iby'ukuri wa mucecuru kiraho umukecuru yari ari muri kampani njye nari ndi muri biro yari mu kazi ubwo noneho ubwo mbayeho uko nguko nyine meze nk'umusazi umuntu wakoze ibyo bintu rero abagucungira hirya ndangije ndavuga se umuntu aje ndambwira ariko rero ndi kumva umutwe wanjye ntazi ukuntu umeze reka nanjye kugira imyenda iri kugenda ujugunyira yego ndi gukuramo numva nshaka ndi kwishimagura umubiri wose nawuhinduye ibisebe bya bindi bavuga ngo ni ibishyute bimwe byo kwa Yobu bibaho bari ibintu bakuroga ugahita umubiri wawe uhindana noneho ndavuga ni reka ntahe ndi kumva umutwe wanjye numva ntazi ukuntu bimeze mpamagara umukozi umwe ndambwira nimerekezo ngeze mu kazi nuko mba ndagiye noneho ndi gusohoka umukecuru ambonye ati mabuja wabaye iki ubwo numva nagenda byivanze mu mutwe ndambwira ntuwo mukecuru mubwire nta kibazo akomeza akore turaza kuza kuvugana ukiri umukobwa yego nari nkiri umukobwa ntarashaka ubwo umukecuru ati we ati mabuja ati hagarara arandeba urumva nyine ufite n'umunabi n'ukuntu umeze n'izuba ryarasaho umukecuru andebye ati aturiya muntu bamuroze ati uretse gatoya ubwo yaragiye sinzi ibyatsi yasoromye abisoromye noneho ibintu birabyimba gutya amaso baratukuye atavuga ati uyu muntu bamuroze ubwo bahita banjyana nyirabarasa nawe yashyizeho asuzuma simbizi pe ntabwo nabimenye ibintu by'ibyatsi nawe ngiye kubatuburira n'ejo bundi n'umubirizi nawe umenye ejo bundi umwana yarwaye mu nda nibwo namenye umubirizi ari umuntu wundi anjye namenye iby'ibyatsi ari byica amahirwe bagushyizeho rwose ntabwo mba mbizi noneho ubwo ngubwo umukecuru arangije avuga ati mabuja bamuroze ubwo babaranjyanye hari ahantu nari ntuye nabaga nyine hafi y'akazi mba ndagiye babafunzeho barafunga nsigara ndi kuboroga ndi gutaka ubwo ngubwo haciye umwanya nza kuza kujya muri koma numva nyine navuye nko muri ubwo buzima nagiye nko mu bundi buzima numva ntari ku isi ibyo bindi rero nabibwiwe mvuye muri iyo koma ubwo uko bakubise urugi ntabwo mbizi barahamagaye babona singize simfunguye noneho kubera ko aho nari ntuye nyine hasaga nk'aho ari hoteli nari nafashemo icyumba baragenda basaba urufunguzo biranga urumva nyine iyo harimo urundi rufunguzo bisaba ngombwa ko bica iserire bansangamo nta bwenge nari mfite nari nasheshe ibintu gutyo ndi kurira urumva nyine ngo amarira yasaga nk'amanuka gutya nk'umuntu uri muri koma nta kintu na kimwe abazi bahita bafata telefone barebamo nimero ya mama baramuhamagaye umukecuru ahita avuga ati banguka umwana wawe bamuroze mama wanjye rero kubera ibikomere yagiye ahura nabyo na bya jenoside ntabwo buhamya ntinjiyemo cyane yahoraga ngirira igishyika cyane ko ariwe mwana w'umukobwa yari afite wari kuzamuye ishikamba yego n'uburyo yanyitangiye muri jenoside mbese ikintu cyose iyo cyajyaga kumbaho
yihitaga ngirira igishyika kumva arahangayitse. Ubwo mama aravuga atumva ati umuntu nyikiye umukobwa ati ndemera ntanga ibintu byose atari kumenya ikintu kibaye ku mukobwa wanjye. Ubwo mama wanjye rero kubera ingaruka za jenoside n'ibyabayeho n'amateka yamubayeho yahise ahagarika ibintu byo kujya mu nzu y'Imana. Yabihagaritse kubera iki? Bitewe n'abantu bagiye bakora jenoside barasengaga gutyo, ahita abihagarika agira trauma nyine imeze gutyo yo kumva ahagaritse mu nzu y'Imana. ubwo wa mukecuru niwe wari ukikurwaje ahamagara n'ubwoko. Yego. Hanyuma rero mama urumva ko yaratagisenga bahise bamurangira ati mujyane mu Kinyarwanda. Babanjyanye mu Kinyarwanda. Ari wa mukecuru umugira inama. Yego. Baranjyanye mu Kinyarwanda baramvuza. Ariko reka nkubwire iyi Imana yakuvuzeho uko byagenda kose irakurinda. Nageze mu bapfumu hatangiye kunkorera imihango yabo, urumva nge ntago nari nta bwenge nari mfite. Umupfumu arababwira ati reka mbabwize ukuri rero ati uyu mukobwa wanyu ati ntago twebwe twashobora kumuvura ati kireka wa mugabo wo hejuru. Wa mugabo wo hejuru ni Kristo ni Imana. Batinya kumuvuga mu izina. Aravuga ati rwose ati nta kindi kintu twakora ati kireka umugabo wo hejuru niwe wamuvura. Mama rero urumva nubwo atasengaga ariko yumvaga ashaka ko nkira. Yakoresheje imbaraga izo arizo zose. Hari umuntu umwe wundi barokokanye jenoside wasengeraga muri ADPR mu Ruturusu. Hanyuma baramuhamagaye aramubwira ati wowe kabyara we ati ko umwana wanjye bamuroze ati ntakubeshye buti nicaye ku mupfumu ati mu izina rya Yesu. Abantu basenga rero nawe urabizi ukuntu nyine biba bimeze. Ati mu izina rya Yesu ati mama Isimbi ati koko nawe ugeze ahantu ugera mu bapfumu ati reka nkubwire ati nge Imana yarampemukiye ati kuba itarandinze gutya na gutya atangiye kurondogora ibintu byinshi ati ariko noneho ubu ndayikeneye ati kuko Isimbi wanjye ati bimeze nabi munyihanganire ugahita ugripe. Hanyuma nibwo uwo muntu yahise aza aramubwira ati none se murahagana hehe? Araza nyine aramurangira ahantu twari turi. Abaraje ankubise amaso aravuga ati rero ntago nashobora kumusengera njyenyine, reka tumutegere taxi voiture tumugeze mu mujyi wa Kigali hanyuma tumujyane ku itorero. Hari abantu basenga Imana. Nukuri nshimira abantu bajye bakunda gusengera abantu batabatse ibitambo, batabatse amafaranga, batabatse amaturo, ahubwo bagakora kubw'umuhamagaro kuko Imana yabahamagaye. Rwose Imana ibaha umugisha. Ariko nawe usengera abantu kuri tarifu ku biciro ntago ibyo bintu rwose ntago ari byiza. Hanyuma asanga ba mama ba kera bajyaga bakunda kuba ku karago bagikunda gusenga muri ibyo bihe bacyuzuye umwuka wera. Aba mama ngo bambayeho iminsi 3. Bambayeho iminsi 3. Ubwo ku munsi wa gatatu nibwo nahembutse, nibwo nyine nagarutse mu buzima. Baravuga ati uyu muntu bari bamutanze kuzimu. Nibwo nyine muri kwa kundi bari kunsengera nibwo navuze umuntu wantanze. Urumva nyine hari ukuntu babibaza yiri gusengera abantu. Nanjye njye ngirirwa amahirwe yo gusengera abantu kumva biri kwivuga nyine muri uko kuntu. Ubwo muri icyo gihe wari wamenye n'umuntu wari wagutanze? Ubuvuga nyine baba bari kuvuga nko mu isi y'umwuka nyine bari kuguhamagara. Rero wowe uvuga muri ya shusho ya wa muntu wakuroze. Ntabwo urabona abantu basengera ukabona umuntu aravuze ati ngewe ndi mama we tinaramutanze gutya na gutya. Aba ari kuvuga nyine nka mama we nyine nawe rero biba bikuvugiramo nka wa muntu wakujyanye ikuzimu. Nibwo nyine naje kuvuga izina rya wa mukobwa baza kumenya yuko ari we. Nyine imbaraga z'Imana ziratsinda mba nkize gutyo. Maze gukira rero gutyo bahita bavuga ati uremera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabyangute? Wabyangute? Wahera hehe? Imana igutabaye muri ubwo buryo, Imana igukijije muri ubwo buryo. Nibwo nahise nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Twari dutuye hariya Samuduha. Hanyuma bahita bambwira ati rero urebe itorero rikwegereye hafi ukurikirana inyigisho z'umubatizo. Ubwo wa mukecuru nawe ibyawe nabiherereye? Ibyo babiherereye aho ngaho nyine. Ngo mama nyine yaramushimiye. Urumva nyine arakomeza akazi ke. Nanjye ubwo nyine nanjye mba ngiye gutyo mu rugo kugira ngo babanze babashe kunyitaho. Nagize amahirwe rero muri iyo minsi
bari bakiri kunsengera yari mu minsi y'impera z'umwaka bageze mu gihe cyo kuza kubatiza abantu nk'ubu ngubu n'abantu bari kwigira umubatizo nabo bazabatizwa kuri Noheli ubu batangiye kwiga rero nanjye nagize amahirwe nkubitana n'icyumweru cy'uko bazabatiza njye ntabwo nizi iminsi myinshi cyane ahubwo naragiye nyine nakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza bampereza inyigisho z'ibanze mba ntangiye nyine kugira ngo nabatijwe mu itorero rya Miracle Center Samuduha ubwo ngirirwa amahirwe rero mu kubatizwa kwanjye Imana ingirira neza mbatizwa mu mwuka wera mbatizwa mu mwuka wera kuvuga indimi yego mbatizwa mu mwuka wera mbatizwa mvuga mu rurimi nkajya ndyama nkarota ibintu nkabona birabaye nuko nguko nyine nakuze mu buryo bw'umwuka hanyuma nza kugirirwa amahirwe naryama nijoro nkabona tabuliraje nkabona ibyanditswe biraje nkahita ngenda ngafata Bibiliya wenda nkahita nkabona nka Yesaya 50 nkahita nihuta nkagenda kureba muri Bibiliya nkarisoma nagera mu rusengero bagahita bambwira ngo urigisha ijambo ry'urufunguzo nuko nguko Imana yagiye inkuza mu mpano y'ivugabutumwa mu mpano yo kuririmba mu mpano yo guhanura nkumva nyine ibintu biraje nkabibwira umuntu bwacya mu minsi 2 agahita bibona nibwo batangiye kumbwira rero ngo ni impano y'ubuhanuzi batangira kundera mbese ntangira kugenda nkura gutyo hanyuma rero muri uko gukura gutyo nibwo naje umumama umwe yigeze kundarika abantu babizi ntuye Nyamirambo hari itorero bitaga Beteli ari ryo nakuriyemo cyane iryo torero umuntu yarandaritse arambwira ati ngwino Clarisse umuhereka ahantu tujya gusengera ngenda nagiye gusenga ngezeyo umukozi w'Imana arampanurira avuga ibintu byinshi avuga ukuntu nzakorera Imana nuko mba ndahakunze kuko twari tumaze no kwimuka ntangira gusengera aho ngaho ntangira gusengera aho nibwo ivugabutumwa ryanjye ryagiye ryaguka nibwo rero noneho nari ntangiye gukura noneho umuntu wese umbonye yabonaga yuko navamo umukobwa wo gushaka noneho urumva muri uko gukorera Imana noneho ngeze mu gihe cyiza ndi umukobwa mwiza ushima Imana wuzuye umwuka wera abantu batangiye kuza kumureta batangiye kumbenguka kuko nari nuzuye umwuka wera nta muntu wari kunyoberaho ngo avuge ngo tujye gusambana no nimba nari umukobwa ushobora kwiyiriza amasengesho y'iminsi 7 seke nta kintu nshyira mu nda kandi ngakomera urumva umuriro nari mfite ntago nari ndi muri bya bindi byo kujenjeka gutyo ahubwo Imana rwose mbenge wari ufite kondisiyo zawe zihariye reka tuhite tuhagana noneho kugira ngo tuze no kubihuza na bya bigeragezo dukunda guterwa n'ababyeyi bacu ntiryari noneho ubw'urukundo biragoye gutereta umukozi w'Imana ukiri mutoya umukobwa cyangwa n'umusore ufite iyo myumvire w'umusitari byongereho umusitari noneho ukaba umusitari ukiri umwana mutoya ureka ubu ngubu nabyibushye nka taforme kera rwose ariko nabyo ni amashimwe y'Imana dusubize muri ibyo bihe rero ibyo bihe rero nibyo ngiye kwinjiramo hanyuma naje kugirirwa amahirwe noneho nanjye mbona konekisiyo zitandukanye abantu bazaga kuntereta babaga ari abantu bafite akantu nta muntu wajyaga uza kuza kundeba rwose adafite akantu imodoka iparitse ziparitse abasengera muri za Zion Temple abasengera za Restoration abasengera hehe abapasiteri batandukanye uri kumva none ko nari umukozi w'Imana ngiye urumva ntari kuba mu mapasiteri ngo bye byiza nisumva yari kujya gutereta umuntu utarimo umwuka w'Imana yagombaga gutereta umuntu wenda yanasiga no kwitorero akaba yarisigaraho akaba yasigarana intamo urumva rero urwego nari ndiho rwari rushimishije umugabo wanjye rero tubana ubu ngubu ni umugabo wanjye utuje cyane uvuga amagambo make cyane nawe yarayiparikaga
nibyo Cyangwa nshaka yagenderaga ku kukubwira gare. umugambi w'Imana uteye ubwoba reka rero azajye gusenga Imana ikamubwira ati umva umukobwa uzashaka azaba ari umusirimu azaba avuga indimi nyinshi azaba yarize ibiki n'ibiki n'ibiki akajya yirirwa muri za Erika agiye gushaka umukobwa Imana ikamugaya naho ninjye twirirwa dusengana ko njyewe ntago yambariraga mu cyiciro cyabo yatereta kuko icya mbere nari umuyobozi naramuyoboraga icya kabiri yabonaga abantu baza kuntereta uri inshuti yiwe yego nyine urabona iyo mubana ku rusengero ikindi noneho ubarizwa no muri korari uri umuyobozi wenda w'iyo korari hari igihe mugira amasengesho mukaba mwasengana noneho akabona wenda abantu dushoje amateraniro baje kuntahana kandi we noneho nta modoka agira uri kumva ariko yuzuye urukundo yuzuye umwuka wera nibwo rero yavuye kanyarira abwira Imana ati Imana mbabarira unyereke umugore wanjye use bizagenda bite Imana yamubwira ati byihorera ati ndaza kuza kumukwereka icyo gihe twari turi mu masengesho y'iminsi 7 asoza umwaka twari twatumiye umukozi w'Imana yaratashye mu minsi yashize yaratashye nyine yagiye mu ijoro yaratashye nibwo twari turi mu materaniro mbona amuhagurukije arambwira ati niko wirirwa uzerera ahantu hose ushaka umugore wawe kandi umugore wawe muri kumwe nibwo yampagurukije ndagije ndavuga ni cyakora abantu bakavangirwa koko njyewe ntago bishoboka rwose ariko impamvu wenda navuga cyane ko bitashoboka si ibijyanye cyane n'amafaranga njyewe ntabwo nakundaga abahungu b'inzobe numvaga abahungu b'inzobe kera bajyaga batubwira ati abahungu b'inzobe nta kigenda ati barabeshya babirya baba bari muri ibyo ngibyo nta mwanya bagira wo kujya gushakisha nkumva nanjye rwose ntabwo nashaka umugabo w'inzobe njyewe numvaga yanjye ari umugabo w'igikara w'imibiri yombi ariko mu mugambi w'Imana nagombaga gushaka umugabo w'inzobe hanyuma rero ikintu cyaje kubaho yaraje dusoje amateraniro ndambwira numva nkubwire rero avangiwe rwose ntago byakunda nubwo isi yahinduka umushumba umuyobozi wanyu mumukweretse nago yari umuyobozi n'umushyitsi twari twagize aramubereka abatanaziranye batanaziranye ndambwira rero shaho genda ujye gusenga rwose icyo gihe muri iyo minsi atangira gutereta already nyine yaraje amateraniro ashoje mbona ntabwo yahise yinjiramo ariko yashatse kugira ngo tuganire ku bintu Imana yavuzeho ngere nk'umuntu wari umukuriye kandi nanjye w'umunyamwuka kandi wifite umuntu mwikundanira ku bana nari mfite undi muhungu mwiza bitaga Evrare mutipe ari mu Burayi nari mfite umutipe bitaga Evrare kandi yari mwiza rwose yari mwiza mbese natwe tujya dukunda cyane ugakunda ukumva ugeze mu myaka ukavuga nzashaka umugabo umeze gutya nari mfite intego kandi numvaga ashaka kuyigeraho nanjye rero ndambwira rwose ntabwo byakunda njyewe mfite fiyanse ntabwo byakunda rwose wihangane kandi umutipe mwari muri gahunda yego twari turi muri gahunda rwose twari turi muri porosesi mbese ntabwo twari twakaba ofisha ngo tubyereke abantu ariko rwose niba umuntu yarazaga kugutahana akavuga ati wenda urasoza amateraniro ryari akaza agaparika akakugeza mu rugo mbese no mu rugo bari bamuzi oya mu rugo ntabwo bari bamuzi uwo nguwo nyine byari biri aho ngaho nyine dukundana gutyo dushaka kuzabyerekana umuhungu arandambwira ni wapi rero mfite umugabo ugira kwizera gukomeye uriya kwizera nabyo ni impano no kudacika intege yego aravuga ati umva pfa kuba ari Imana yabivuze ikindi rwose umva natinyaga nabonaga bitakunda ariko nimba ari Imana yavuze ngiye gushoramo akabaraga ubwo rero yarakomeje arabisengera cyane njyewe ngira ngo wenda ni ibintu biri aho ngaho bizarangira ndanamuhakanira rwose nibwo muri iyo minsi hari umukobwa w'umushuti wanjye yari ufite ubukwe n'umudiyesipora wo muri Canada arangije arambwira ati rero Clarisse ati nk'umuntu twemera w'umukozi w'Imana dufate ibihe tujye gusenga dusengera ubukwe ku bantu bajya bemera gusengera ubukwe umva nari umuhanuzi nari umukozi w'Imana aranyifashishije naho singiye nanjye ngiye kwakira ibyanjye nzi ngo ngiye gusengera umuntu naho nanjye ngiye kwakira ibyanjye
arambwira ati nihe twajya hagezweho twajya gusengera hitaruye tugatabaza Imana ikazabana natwe mu bukwe kuko ubukwe bwe ntabwo bwari bworoshye yarashatse umugabo w'umusilamu yarashatse umugabo w'umusilamu umusilamu ava mu bintu by'ubusilamu arakizwa amaze gukizwa rero imiryango ntiyabyumva neza urumva harimo intambara uri kumva turavuga tuti reka tujye gusenga Imana bizagende neza hanyuma ubwo ndamubwira nti noneho tujye Samatare ku bantu bazi Samatare ndavuga tujye Samatare tujye gusengera habaye ubuvumo sinzi ko ngubu nakwinjiramo ariko ni ubuvumo bufatanye ukuntu iyo byibushye ntabwo inda yawe urumva ni handi bavuga ngo ni ukunyura mu musoto n'icyo gihe nabwo nanyuragamo mpata ku bantu bahazi Samatare bo baraza kubyibuka abantu bagiye Samatare muze kujya muri komenti mutwandikire mutubwire ukuntu Samatare hameze hari ahantu noneho bita muri saro ha rusange umuntu wese ajyamo ariko hari n'ahandi noneho bita mu rupfu winjiramo ubuvumo bufunganye ukuntu habamo ubucuramo babwita vandarateri Imana yizaniyemo ubucuramo kuko ubucuramo butabayemo nta mwuka wabona wapfiramo ariko mujye gushakishiriza Imana niho twari tugiye gusengera muri seriye ubundi hari igihe duhagarara muri wa muririmbyi wa 50 uvuga ngo nimuze mwenyine twihererane ubucuramo ari vandarateri usanga ahantu hatari abantu ubwo aho hantu si urumva bapfa kujyamo uri kenyege ureka abantu muri iyi minsi bisigaye bintangaza ngo umuntu yagiye gusenga ku musozi agatwara kamera ngo ni mu nkamere biriya bintu se bibaho reka biriya bintu ntabwo bibaho mugerayo hanyuma rero tugera muri ubwo buvumo mageze ubwo twari tumaze gusenga mubwira ibintu Imana imubwiye mubwira ukuntu ubukwe buzagenda ndamubwira ibyo namubwiye byose byaje kuza kuba hanyuma ndambwira ariko nanjye ndashaka kwibeta ahantu nshaka kujya bari barambwiye Samatare bambwira ahantu mu rupfu ndavuga ni nanjye aho hantu hinjiramo nibwo bwa mbere nari ngiyeyo ubwa mbere bwo nagiyeyo ngarukira muri saro sinagera mu rupfu ndavuga ni noneho ubundi ubwo ndagera mu rupfu mpagere neza ahantu bita mu rupfu rwose numve ko n'urutara ariko rumeze ukuntu rw'umusozi ntabwo ari umusozi ni ubuvumo winjiramo umeze nk'indaki ukuntu bantu rwose mudukurikiranye muze kwandika kuri komenti abantu bageze aho Samatare muze kuza kubwirira uyu muntu turi kumwe aze kuza kuhamenya hanyuma ubwo ninjiyemo masanga umugabo w'umugande yari yaje mu gihugu cy'u Rwanda Imana iramubwira ngo hari umuntu azaniye message ari we ngewe iramubwira ngo nagende ajye mu buvumo bwa Samatare yaje anayoboza ntabwo yarazi Ikinyarwanda ntabwo yarakunze kuba muri iki gihugu cyacu ngo wahamenyere araza yarazanye message nawe ayizaniye Clarisse message igira iki isimbi noneho ubwo agumye muri ubwo buvumo ndinjira ubwo ku munsi wa mbere aravuze se Mana umuntu ari he sinaza umunsi wa kabiri naje ku munsi wa gatatu ariko ubwira Imana Mana wamba bari ukansezerera ngatati oya guma aho ngaho urindira umuntu wanjye ubwo ninjiyemo umwuka w'Imana ahita amubwira dore wa muntu watumye utega ukava mu gihugu cya Uganda ukaza muri iki gihugu n'uyu muntu wazaniye message Imana nagize nge nta kigande narinzi nawe nta Kinyarwanda yarazi kandi Imana imutumye ku munyarwanda agomba guhereza message ikambabwira inzira z'Imana zirenga igihumbi naho waburiye inzira ni muko Imana yacamo inzira uwo mukobwa twari tuzanye ngo musengere mu bukwe we azi ikigande yabaye Bugande umugana n'icyongereza yarazi ntabwo icyongereza cye cyarakemangwaga ntabwo yarazi icyongereza gifatika ni kwa kundi natwe tubaho mu Rwanda hari umuntu uzi ururimi rumwe kandi bibaho ubwo arangije rero uwo mukobwa niwe waje kugira gute njye namuzaye ngo nsengere nawe yaje kugira ngo ambere umusemuzi w'ubuhanuzi bwanjye ntazi ninjiye mu buvumo abaratangiye avuze ibigande ndamwihoreye nta kintu narinzi gusa yaravuze ngo muri nyari ya Yesu ni muri ya Yesu ati ndangije ndavuga se umuntu ari kuvuga ibiki arangije arambwira ati Imana yakuntumyeho wa mukobwa atangira kunsobanurira arambwira ati umugabo wawe yitwa gutya na gutya avuga amazina y'umugabo wanjye terke uyu turi kubana
ati umugabo wawe yitwa gutya na gutya. Muri iyo minsi ndi kuza gusengera wa mukobwa, hakaba hari umuhungu yari umugabo w'umudiyasipora iwacu bashakaga yuko mbana nawe. Twari twamuhujwe na tante niwe urumva umugabo wa tante yakundaga gukora amamisiyo hanze. Noneho nakundaga kujya kubasura. Hari ifoto yanjye rero yabaga kwa tante, aje abona iyo foto aravuga uyu muntu ko ari mwiza. Arambwira ati ni akana ka musaza wanjye. Se ni umukobwa? Ati ni umukobwa. Ati mukamapasi. Ubwo njyewe njyayo njya kubasura, mpasanga uwo munyamerika yakunze ntago we yigeze aba no mu bihugu bya Afurika, oya yakunze kubayo nyine niba abantu b'Amerika bari aho ngaho baba bafite rero imico itandukanye n'iyacu. Mbona numva ngiye narakijijwe, mbona aranyoyaguye, mbona arampobeye imbere y'abantu, mbona nkweye rikeri ya mbere akubiseho iya kahe swati itabi aratumura aho ngaho. Ni abantu nyine baba bari hambo, bari aho ngaho nyine ibintu byabo, nta bintu byo guhishahisha. Nimba yagukunze aragusomera hagati y'ababyeyi, twebwe tuba dufite amasoni ukuntu. Arangije rero nibwo avuze ati ngiye nagukunze, tukabana. Ngiye ngira ngo ni ibintu biri blague, tukajya dukunda kuvugana, ariko ndambwira wapi pe ntago byakunda. Ngiye nkumva ntago ibyo bintu bishoboka, ntago byakunda. Noneho arambwira ati ngiye rega ndi mu rukundo. Ati ngiye ndi mu rukundo biri seriye. Ati ngiye tugomba kubana. Ngewe ndavuga nti nzaba mbitekerezaho ko nkumva nyine nta nubwo bishoboka. Nkumva kuhita muhakanira aho ngaho ntago biri buze kumvikana neza bitewe na famiye nari ndimo. Tukajya tuvugana gutyo, akabwira ba tante ko twavuganye. Nuko ngiye rero uwo muntu ahita ambwira ati umugabo wawe yitwa gutya na gutya, avuga umugabo wanjye tubana. Arangije ahita avuga ngo uyu nguyu witwa gutya na gutya ntago ari umugabo wawe, muramutse mubana wazabura ubugingo buhoraho. Atariko uwo nguwo wa mudiyasipora avuga ati turamutse tubanye ko nazabura ubugingo buhoraho. Ahita avuga ati ikintu kibabaje rero wa mukobwa we, ugiye kwinjira mu rugamba rukomeye. Ati Imana ntiyagiye ikubwira yuko izakubera papa? Imana ntiyagiye ikubwira yuko izakubera mama? Najyaga nakira amasezerano ngo Imana ikubereye papa, Imana ikubereye mama. Atuzi ikintu Imana yashaka kukigisha ni ikihe? Ahita ambwira ngo ugiye kwinjira mu buzima bwo kuba imfubyi ufite ababyeyi bose, ni mu izina rya Yesu. Umva ababyeyi banjye nta kintu twapfa, nkurikije ukuntu twari tubanye, umva nta kintu twapfa. Arangije arambwira ati rero ati Imana iguhamagaye nk'uko yahamagaye Aburahamu, ikamubwira ngo siga va kwa sosiyete ugende aho nzakwereka niwe uzajya. Ndavuga se ibi si bya bindi bajya bavuga yuko hari abantu bavangirwa, gusa nzava kwa mama nturongere ngende. Yego najyaga numva amateka ya Aburahamu nkanayigisha nkanagira gute, umva ngiye ibyo bintu ntago byambaho. Umva ni iby'abandi byagenewe abandi, ariko ngiye kubera ukuntu twari tubanye no mu rugo numvaga ibyo bintu bitabaho. Noneho wowe ugiye kubicisha mu rukundo? Yego. Tumushwana kubera. Oh my God. Arangije arambwira ngo ariko ndi kubona ubutayu burebure. Atari kuba ubutayu niwihangana ukabusoza Imana izaguha ikamba. Ati kandi Imana igiye kukumenyekanisha, igiye kukuzengurutsa isi yose. Irambwira ngo uzi yuko ngo ugiye kuzatanga ubuhamya ngo abantu bose bakajya bakubona. Icyo gihe nta n'amakamera yabagaho, nta bintu bya YouTube byabagaho. Abase bazajya bamaye invitation bizagenda bite? Ndabizavuga nta kundi nyine reka dutaye. Arangije arambwira ngo kandi Imana iragukunda, ngo kubera ukuntu Imana igukunda kandi gufuhira, ngo nunagerageza ngo ukagerageza kujya gushaka kubana n'uriya, ngo Imana izaguca ukuguru ngo kugira ngo uyikorere udafite uzayikorere usigaranye ukuguru kumwe ariko uzabona ubugingo buhoraho. Ntiwanga wa musore w'inzobe? Yego. Ati nuramuka uhirahiye ukajya gushaka umuntu Imana itakubwiye, ataho kugira ngo Imana iguhombe, izaguhombye. Uzayikorera ufite ukuguru kumwe ariko uyikorere
umugabo wawe rero ni uriya ariko uzanyura mu butayu bukomeye, ariyo nzira y'umusaraba, y'umubabaro, y'agahinda. Imana ize kumfasha, sinze kurira kuri iyi kamera, ndi kumva bitangiye kandi ntabwo mbishaka. Hanyuma naratashye. ubwo tugiye kwinjira muri iyo nzira y'akabaro n'agahinda y'ubuhanuzi. Naratashye, numva ibyo bintu wenda bizasohora nko mu myaka 10. Ntangira gutekereza, kuko Imana iza gukoresha umunyarwanda ikambwira ngo umugabo wanjye n'uriya, ntabwo nari kubyemera. Imana iratuzi cyane. Numva ntangira, noneho wa mukobwa twajyanye gusengana arambwira ati sha, atumva atigeze gukoresha undi muntu, ati ntabwo hari kubyemera, ati ku rusengero warabiyanze kubyumva. Ariko Claire ati nubwo nanjye nterekwa, turiya muntu yari arimo Imana, turiya muntu ko atakuzi, turiya muntu ko nta hantu tuziranye, turiya muntu ko atari n'umunyarwanda, ati koko, ati wakumviye. Ngenda ntekereza kuri ubwo buhamya, ngenda ntekereza ukuntu Imana igiye kunshingira uwo mugabo tubana. Ndavuga nti wari uzi n'ikindi, ngiye gukora amasengesho y'iminsi 3, ninginga Imana nayo kubana n'uriya mugabo, byibuza n'uriya wo mu diaspora nawe simbane nawe, ariko mbane n'umuntu twakundanaga wundi nakubwiye. Wari ufite imodoka? Nari mfite, dukundana. Hari igihe Imana ikwemerera ugakora amasengesho y'ubuginga uri aho ngaho gusa, yakubwiye ukanga kumva. Narasenze bwa mbere, njya Kanyarira nsenga y'amasengesho y'iminsi 3 ndi Kanyarira. Umuhanuzi arongera arambwira atumva, taha umugabo wawe n'uyu arongera musubira mu mazina wa mugabo wawe. Undi muhanuzi wa gatatu bagutumyeho. Ndavuga ni noneho ndarekeye. Dutashye rero, tugeze mu rugo, hari itorero rimwe ryari rifite umubatizo. Barambwira, uwo mupasiteri arambwira ati waje kuzukaza kumfasha, ati mu kuza kuyobora amateraniro, ati ko ndi buze kuza kubatiza, ati dufite abashyitsi, ati kandi ko nabonye ufite impano uyobora neza amateraniro, waje kuza kumfasha hanyuma kugira ngo bize kugenda neza. Ndavuga ni nta kibazo. Nsaba umushumba wanjye, arambwira ati nta kibazo, ugende ujye kumufasha. Uwo munsi rero ndabyuka, nzi ngo ngiye mu materaniro, naho ibintu byarahindutse. Uwo mu diaspora njye naramuhakaniye, ngira ngo yabiretse. Noneho ntitwakongera kujya tuvugana, akajya avugana n'ababyeyi bawe, mama na papa. Ariko hari abantu bakunda di, hari abantu bakunda akavuga uti ngewe ndanyura ku babyeyi. Mani nabari sindire simbishaka. Hanyuma njye nari nzi ko ibyo bintu byararangiye, njye ntabwo nari nzi ko uwo mupira ukina hari. Naho ibintu birakomeye. Twebwe rero famiye yacu dufite ukuntu dushakirana, bafite ukuntu bashakirana, babumva nyine wajya ahantu bashaka ibintu nk'ibyo, tuntu nk'utwo ngutwo. Noneho rero kandi famiye yacu ntikunda abantu b'abasore b'abakene, ntabwo tubakunda iwacu. Shaka nyine urumva ko bafite amakonegisiyo akomeye, baba bumva nabo nyine bahita bagucomeka. Ntabwo ari mwebwe gusa, hari imiryango ihari imeze itekereza gutyo. Ni ibihe bya nyuma, ni iminsi ya nyuma. Hanyuma rero ubwo njye nari nzi ko ku cyumweru biri bugire gute, ndi bubyuke nyine nkajya mu materaniro nk'uko bisanzwe, ko mu rugo bari babizi ko njya guterana. Nsanga rero uwo muhungu ari muri process, nge twararikanye, ari ku babyeyi. Ababyeyi baramubwira ati se kuri umukobwa twaramubyaye ntabwo yatubyaye, ibyo tugomba kumubwira n'ibyo agomba gukora. Ibyo rero bintu byamuje mu mutwe by'abarokore, bikamuforomata mu mutwe, akumva yuko agomba gukora ibyo yishakiye. Twebwe ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ngayo nguko. Ubwo umuhungu, reka mbabwire, yari afite amafaranga wa muntu we. Utekereza umuntu uzana impeta ya proposal akayitegera indege bakajya kwifata ku kibuga cy'indege. Linki gusa. Yakayikoresheje hano mu Rwanda agatanga amafaranga. Yari yarakunze nyaboneka. Yari afite n'amafaranga. Yari afite amafaranga. Ategera impeta ituruka state. Arayizana mu ndege. Baraza bajya kuyakira ku kibuga cy'indege, banyeretse amafoto. Mu rugo mama niwe wagiye kuyakira na tante bajya kuyakira. Uwo mugoroba rero barambwira ati Clarisse, uyu munsi uri umugore w'umugabo. Uri fiancé. Uri fiancé.
banyereka impeta iyi mpeta ni iyande baba barambwiye ndavuga uriya muntu ko namubwiye ko bitazakunda ko namubwiye ko bidashoboka njyewe mfite umuntu nkunda bite byanya uwo muntu ukunda ni uwa hehe ni mwene nde ni uwa hehe akomoka he ibintu nk'ibyo umuryango we noneho umugabo wanjye urumva abantu musengana hari ukuntu amakorari ajya asurana ndamudekiriva neza ndamubwira ni umuntu umeze gutya ko yakundaga kugeza mu rugo kubera ko nikundira amata baza kumusura bakanzanira amata ndamubwira umuntu gutya na gutya ureshya gutya na gutya uvuga gutya na gutya niwe ubwo baramuzi nyine iyo twamuherekezaga twajya gutega bisi mu rugo baravuga ati reka 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 ntabwo bishoboka ati ntabwo bishoboka ntabwo yashaka muri uyu muryango ntabwo byakunda ndahabwira se nanjye ko bitari bukunde kuri muntu turi bubane uriya muntu ntabwo akijijwe uriya muntu ntiyiyubaha uriya muntu unywa amatabi noneho ikindi cyari kirenzeho yarandutaga no mu myaka tekereza umuntu ushobora kuba yaba kurusha nk'imyaka nka 30 muri icyo gihe nicyo kinyuranye cyari kirimo yego noneho yego yarakuze noneho ubwo ngubwo nyine icyo gihe wari mu myaka nk'ingahe wowe kuko mana yanjye nari ndi nko mu myaka 20 muri 20 na irengaho yari mukuru ari kurwubaka ariko nyine ntabwo byari gukunda ntabwo byakunze kubera yuko njye nari umurokore we atari umurokore reka twikomereze hanyuma rero ubwo barambwira ati uhereye uyu munsi rero ntabwo uzongera kuva aha mu rugo ndavuga ntabwo nzongera kuva mu rugo kubera iki se ntazava mu rugo kubera izihe mpamvu barambwira ati ntabwo uzongera kuva mu rugo bafata shambure yanjye baba barayifunze barafungirana mu nzu ndabwira mwuka byaranye ari ku cyumweru ndabwira mfite iteraniro ndayobora amateraniro bimeze gutya na gutya ati ibyo nibyo tudakeneye ati waragiye umurokore uba ikigoryi mu mutwe ubwenge barabuforumata ati iyo mana yawe ikujyana gushaka umugabo w'umukene ati iyo mana y'inkene nayo tugiye kuyigufungirana nayo ntabwo dukeneye umugabo bakoresha ka gatungo kabi cyane ati ntabwo dukeneye umugabo umeze nk'ako gatungo mbabarira cyane niwo byivugiye nitahira amahoro narindi kugira uramenye utaza gutuma bankubita bakankurura amatwi tangije ubwo ngubwo baramfungiranye umunsi wa mbere ngira ngo ni ibisanzwe ku buryo ntajyaga no muri dushe bakanyuza nimugoroba bakazana akabase nkihanagura ibintu byose nabikoreragaho mu cyumba umunsi wa kabiri noneho muri icyo cyumweru ababyeyi babigukorera gutya yego bambyaye amezi 9 baratamiye idolari urumva umugabo ikintu yaje ateretesha amafaranga noneho avuga n'ukuntu nitumara kubana abasaza banjye azabajyana bakajya kuba hanze agasa nkaho abadobse bakajya kuba hanze bakaba mu buzima bwiza akabashakira uburyo babaho uri kumva nta mugore yari afite se usanzwe ayo makuru bambwiye ko ntawe yari afite ngo simbizi hari ukuntu wenda wabona wenda no hanze wenda yari amufite abadiaspora se ntabwo bazi ko harimo n'abatereta kandi bakagera ahangaha bagakora ubukwe kandi n'ahandi babafite ntabwo byo njye nabimenya ntabwo mbizi gusa kubera ko ari famiye yari imushakiye yari imuzi yuko nta kibazo gihari ntawamenya ntabona n'abari bamushakira yatamiye nawe hanyuma rero ubwo urumva rero famiye ibacengeje muri ibyo bintu mu mutwe none urumva ko twebwe dutuye i Nyamata ni ahantu heza bari kubaka ikibuga cy'indege dufite amasambu atangira kubereka ukuntu bahashyira hoteli ibintu byakwinjiriza famiye reka yakunze nyamara isi umuntu umeze gutyo urumva n'umuntu nawe utegaga karita urumva ibyo bintu byahura tapandiko
abunza yuko Imana izamugirira neza. Ibyo bintu byahura ntabwo byahura. ubwo baragukingiranye bakajya bitasohoka ngo ujye no kwiherera no gukara. Bari baranshiraga akadobo, nakoreraga mu kadobo, bakama base nijoro nkihanaguranaga, ntabwo nasohokaga. Ari ababyeyi bakubyaye babigukora? Yego. Hanyuma rero ubwo ngubwo nyine biza muri icyo cyumweru bamfungirana, bahise bambwira ngo rega ngo tujye no kugufatira irembo, ngo ubukwe bwawe buzabera hanze, ngo turafatira irembo ahangaha. Ubukwe bwanjye ubundi bwari kubera kuri online, kuriya kuntu bakora online, abantu bari muri Amerika bakaba bahereza invitation, urumva bari guhereza invitation wenda ababyeyi, hakaza abantu bakeya, abandi bakabukurikira online. Niko ubukwe bwanjye ubundi bwari kuba bumeze, niko bwari bwapanzwe. Ariko nibe nawe proposal yahageze ko hari abandi ba propose online natanayibona. Oya njyewe urumva impeta nese ko bari banzaniye impeta, hari haje umugabo ariko si wenyine urumva nyine kuko yari yanyuze ku babyeyi bari bantanze, urumva n'ibintu byumvikana. Hanyuma rero ubwo ngubwo barambwira ati rero iki cyumweru ati rwose nta kundi ugomba kugenda, ati tuzagufatira irembo. Ngiye nkumva ni ibintu bya kera, nkumva ni ibintu biri aho ngaho. Haciyeho iminsi 4 ndangije ubwo urumva ubundi babaga biriwe mu rugo, baba bagiye hakagira abandi bantu basigara, ariko hakagira umuntu usigara mu rugo. Noneho uwo munsi muri iryo joro bose baragiye. Noneho impamvu bagiye, umukwe yari yaje, uwo bitaga umukwe yari yavuye hanze. Arangije rero baragenda nyine bajya guserebura, umukwe yaje bajya kuvugana, urumva yaramaze iryo joro yari yaje, bajya kumufata. Noneho bari bagiye guserebura bavugana uburyo by'inkwano, ibiki inkwano agomba gutanga, ibintu nk'ibyo ngibyo bagiye nyine kubinoza nka famiye, ngo abishyireho umucyo. na musaza wanjye. Ubwo musaza wanjye wundi nawe yaraje ansanga mu cyumba, aravuga ubwo narakubitwaga, utagira ngo ni ibintu wenda ubwo baramfungiranaga gusa, narakubitwaga kugira ngo bankuremo ya myumvire. Baravuga ko barokoreye bandoze, bavuga ko ntatekereza. Wagukubitaga ninde? Yaba ari mama, yaba ari basaza banjye, yaba ari narakubiswe bambwira yuko ngomba nyine kwemera umugabo, ngomba kwemera uwo nguwo nyine bashaka kugira kunshingira. Hanyuma ubwo urumva nari mfitemo udukomere dukeya, ubwo bakaza bakankubita, bakanyereka amafaranga, ati wowe aya mafaranga wazayatunga ryari, ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero muri iryo joro ubwo bari bagiye kuganira uburyo, kuko ngo kwa gatanu bari kuza gufata irembo, hanyuma nijoro tukagenda i Bugande, niho bari gushakira ibyangombwa biza kuza kutujyana, kuko hano ku kibuga cy'indege ntabwo byari gukunda, ntabwo ibyangombwa byanjye byari byuzuye. Hari uburyo bari babipanze uburyo turi buze kugenda, ariko ntabwo twari gufatira indege muri iki gihugu, twari kuyifatira mu kindi gihugu. Byose byari byarapanzwe, byarapuraninzwe. Ubwo nibwo rero famiye urumva baratinze, mbona saa moya nta muntu uri mu nzu. Ahantu twari dutuye rero, ku bantu bahazi cyangwa abanzi, twari dutuye hafi y'umuhanda. Noneho idirishya ryanjye ryari riri hafi y'umuhanda, mbafunguye idirishya. Ubwo muri karitsiye abantu bakundaga kunyita murokore. Icyo gihe ujya mu idirishya ndavugana, ariko se aba bantu bagiye hehe? Numva sinashaka no kwiteza n'abantu muri karitsiye bazi ko ndi murokore, ngo njye gusakuza ngo ndege ibintu byinshi. Ndangije ndavugana, ariko se aba bantu bagiye. Fata telefone, numva telefone yanjye bari barayinyatse, njya mu idirishya, mbona umwana umwe wari unyuzeho. Ndambwira, wambabariye ukangira muri uru rugo ruri hepfo, hari umwana wari utuye muri urwo rugo, ukamumpamagarira akaza nkamubwira. Aragenda nyine, ari undi mwana w'umushuti wanjye wo muri karitsiye. Ndambwira agenda amumpamagarira, araza ati Clarisse, ati bitese ni byiza, ati amakuru ni meza. Ariko abantu kera bari banzi ku izina rya Isimbi, Clarisse nyine bakunze kurimenya ubu ngubu. Ubwo harangije ubwo rero ahita ambwira ati ko twakubuzanye, namwamburiye hese? Arambwira ati niko.
ati ngaho rero mbwira, ati mbwira uburyo ugiye kurongorwa tutaraje no mu rugo hatuduhereza amakuru ibiki n'ibiki. Ese ngiye kurongorwa. ubwo ni wese ukubwira izo gahunda zose utaruzi. Ambwira ati kandi mu rugo ati babizi ko ugiye kurongorwa agiye kuzagufatira irembo. Ati ariko Claire ati wagiye ureka guhisha. Ati ubwo nanjye mukobwa w'umushiti wawe uramishe. Nibwo yampaye ayo makuru yose arayambwira. Ndamwe noneho ntiza telefone. Aniza telefone. Nari mfite nimero mu mutwe ya wa mukobwa twajyanye gusenga. Ndamuhamagaye. Ndamubwira ntuzi ibintu bimbayeho. Uribuka bwa buhanuzi bamanuriye Samatari. Ntuzi ko ubu ngubu bagiye kunshyingira ku ngufu. Ati ati si ibyo bintu birashoboka. Nibwo namubwiye telefone yawe yaratunaniye. Ati ku rusengero barakubuze, tumushumba yarakubuze. Mbese atangiye kumpereza amakuru. Ndabwira ni telefone barayinyatse. Nirwa nkubitwa ku manywa na nijoro. Baramfungiranye mu nzu. N'ubu ngubu rero niwo kabyara we. Ntiwushobora kumva ejo bantwaye. Ntisinzi ahantu bagiye kuntwara. Nubwo nyine nta kundi. Nusezerera abantu bose. Ntabo twasenganye n'ibiki byose. Ubwo mpita naka telefone ko numvaga ntabwo nashaka ko n'uwo mukobwa yumva ibintu byose. Mvuga amagambo makeya. Uwo mukobwa rero umushiti wanjye kuko yaraziranye n'umugabo wanjye nyine ko twese twasenganaga. Wundi w'inzobe. Ahita ahamagara mushira nenge kumuvuga mu izina. Ahita amuhamagara arambwira ati uri mu mandazi uri aho ngaho. Se habaye iki? Turi aho ngaho uri aho ngaho wizeye ibintu by'ibitangaza by'ibirori ibintu bigiye kurangira. Ati se n'ibiki bibaye? Ati waba uzi yuko Isimbi agiye kurongorwa? Ati hatagiye kurongorwa nande? Ati icyo gihe mwari mwarinjiye mu rukundo mukundana. Urumva nyine byari bitangiye gusa nkaho binzamo gakeya nkajya muhumereza umwanya ariko nyine urukundo rutari rwaza cyane. Ariko we already aragukunda cyane. Noneho ubwo rero urabizi umugabo utereta cyangwa umusore uri gutereta akoresha imbaraga zose zibaho. Icyo gihe rero yakoraga muri CNLG. Ubwo ngubwo urabizi nyine ko mu kigo cya CNLG haba harimo polisi, haba harimo departement zitandukanye. Aragenda yegera bosi we. Aramubwira ati uzi ibintu byabaye. Abashyizemo umunyu na montage. Ashyizemo umunyu avuze ibintu bitabaho kugira ngo bamutabare. Arambwira ati ubwo muri ahangaha muri iki gihugu ntabwo muzi ko hari umuntu bagiye gushimuta. Ati shere wanjye bagiye kumushimuta. Ugashyizemo umunyu ati ubu baramujyanye za Uganda. Urumva icyo gihe hari harimo n'ibintu bisa nkaho atarimo umwuka mwiza ibintu nk'ibyo ngibyo. Aharangije rero ubwo ikigo ahantu yakoraga bahita bazana nyine polisi y'aho ngaho kuri CNLG iraza. Ubwo nawe yari yajemo azana nayo. Abaraje bageze mu rugo kuko basanga ndafungiranye mu nzu. Ababyeyi bari muri deal n'umukwe na kuwa bigendeye muri iryo joro. Barambajije ati kuri ahangaha ndabasobanuriye umaze igihe kingana gute ufungiranye. Ndababwiye. Barangije ati duhereze nimero ya papa wawe. Papa wanjye rero yabaye mu gisirikare cy'inkotanyi. Urumva rero abantu babaye igisirikare bariyumva bafite ukuntu biyumva. Noneho kandi yanavuyemo afite amanyenyeri menshi usibye ikintu cy'uburwayi nicyo cyatumye agira nawe afite amakonegisiyo. Araza noneho reba polisi n'umusirikare ni ibintu bibabanye. Ariko turabashimira bose. Hanyuma ubwo barahamagaye. Ambwira ati ni wowe runaka. Bavuga amazina ya papa wanjye. Ati ni njyewe. Ati none ko mwafungiranye umuntu? Ati uwo twafungiranye n'umwana wawe cyangwa? Ubwo nawe azanye cya kipuri kirekire. Turavugana bavuze amapeti yabo. Ati turavuze ngo none mu minota itarenze 20 mvuye mugeze ahangaha mufunguriye umwana. Arambwira ati wese urinde umbwira gutyo. Ubwo nawe abarazamutse ubwo amuteye amagambo. Yego amuteye bari bashyizeho paraleli. Amuteye amagambo atangiye gutukana atuka inzego z'ubuyobozi. Barambwira ati noneho rero turi kumva utari gucisha makeya.
barangije ubwo papa ahita n'abakupa batarangije kuvuga ahita avuga ati mpereza nimero ya mama wawe ndayimuhereje mama rero nawe kuko ari yizeye papa ko yigeze kubaho umusirikare nawe azamura amarira ahubwo we noneho arabatuka kurushaho abwira ati umwana twafungiranye ko ari uwacu tumwigengaho mwe muri bande mutubwira amabwiriza tugomba gukoresha umwana wacu ubwo baravuga ati turumva mwebwe mutari kubyumva neza ati tubahaye iminota 5 muba mutaragera ahangaha turakubita urugi turumene tumukuremo ngo bahita bakubye barindira ya minota babahaye babona ntago baje babahamagaye nanone banga kuyifata ubwo nibwo polisi yaje ikubita urugi irarumena baraza bansanga mu nzu nyine urumva umuntu ufungiranye warya byari byarananiye kurya nirwaga ndira nirwaga nkubita mfite n'udukomere kubyimbagana uko bankubise yego babisanga aho ngaho ibyo rero bahita basa nkaho babifotora baravuga ati tugende ati ntabwo turi buhite turenga inzego ati tugende mu mudugudu ibiki n'ibiki bakora investigation nyine bakora neza iperereza barakoze iperereza ubwo abaturage niko bisutse aho ngaho ati bahuruye ati se ati uyu mugeni wacu se atari ahangaha nibo batangiye kwitangira amakuru ati twumvaga wenda yaragiye nko kwitunganya ibintu nk'ibyo ngibyo bisa umuntu w'umugeni nyine niba mvu tutamubonaga ati naho ati ni uko bimeze abaturage nyine batangiye kumva amakuru babaha bahuza n'ayanjye bareba n'ibikomere barangije ubwo banjyanye kuri polisi y'aho ngaho Kabeza ubwo baranditse barangije baravuga ati rero ngwino tukujyane kuri kiriya kigo cya Jeannette Kagame gishinzwe ihohoterwa ni one stop center niho banjyanye baragenda nyine kugira ngo barebe ko nta hungabana barebe ko nta bindi bibazo mfite bararebye basanga ndabwira nta bindi bibazo mfite noneho rero hari ukuntu iyo ufite wenda nk'ibyo bibazo hari amazu baba bafite muba murimo bakagukurikirana barambwira ati se tugushakira ahantu ho kuba cyangwa ufite ahandi hantu wizeye wajya ndavuga ni rero nta hantu nizeye najya kuri wa mukobwa w'umushiti wanjye cyane yuko bari bamaze gukora ubukwe umunyakanada yari yarisubiriyeyo asigaye wenyine ndavuga ni nta handi hantu najya naho ngaho ati wizeye umutekano wawo ku buryo muri famiye batakubangamirane nta kibazo ubwo baramperekeje mbanjyanye kwa wa mukobwa bagwara ifute yego bangishijeyo noneho njye sinamenya andi mateka yandi urumva ngewe ubwo guhera ubwo ngubwo twahise tuba abanzi muri famiye bahise bangira umwanzi nta muntu n'umwe nari guhamagara muri famiye ngo anyitabe noneho urumva ko kundi bakoze investigation na kwa kundi batutse ubuyobozi binjiye mu kibazo nyirizina baza kongera kuhasubira noneho ababyeyi baje noneho bishingikiriza wa muntu ufite amafaranga bishingikiriza mbese barakomeza bihagararaho aho kugira ngo bace bugufi barakomeza basuzugura inzego nibwo babafashe bajya kubafunga njyewe sinabari nta makuru mfite ko nta n'umuntu muri famiye uri kuyaguhereza nta muntu wari kuyama kuko warabahamagaraga ntibakwitabe ntibishoboka ntabwo bari kunyitaba nese ubwo baranyitaba still shabyihorere datuma ndira hanyuma njyewe ndi imfubyi n'ubu igikomere kiracyandiho njyaye abana 2 muri icyo gikomere cyose sinzi guhembwa sinzi reverence okay ndumva ngarutse noneho hanyuma ubwo urumva bagiye kubafunga njye nta makuru mfite ubwo mama warakomeje arazamuka papa we ubwo baje kuza kumurekura bitewe n'ikibazo cy'uburwayi yari afite mama nawe ntabwo yatinze muri gereza cyane ndumva ngo nimba ari iminsi 2 nimba ari iminsi 3 iyo minsi 3 yabaye beef kuri njye na famiye bagira ngo ninjye wabafungishije njyewe ndengana nabo bakurikije protokole y'ubuyobozi bagombaga gukurikirana ikibazo nk'uko inzego zacu z'ubutabera zikora njye rero nta yandi makuru mfite umugabo wanjye niwe njye mbazana ariko se wari uzi ko iwacu bafunze nimba yarabizi nimba atarabizi njye yambwiye ko ntabyo yarazi
ukuri kwe niwe ukuzi. Hari n'igihe wenda yaba yarabikoze avuga ati n'ubundi baragiye kuntwarira mu mugeni, ntabwo mbizi, njye simfite igipimo gipima mu mutima ngo menye ibyo ari byo. Yego, famiye rero ntaho urwango rwatangiriye. Imyenda yanjye nari mfite, urumva mu rugo, urumva nagiye imyenda nari nambaye niyo najyanye, iyindi niyo nagiye ngura kugira ngo nsubire mu rugo njye gufata imyenda. Nasanze imyenda yanjye nta n'imwe igihari, barayitwitse. Hindi bamwe bagenda ushoboye akaza akitwarira umwenda, baravuga ngo turagukarabye mu muryango ntitukigukeneye, uzasanga iyo mwana yawe ariyo izakubera papa wawe, ikubere mama wawe, aho ugeze utacyemera icyo tukubwiye, famiye ukayitesha agaciro, ukageza n'aho udufungira, ntuzongere kugaruka aha, ntabwo ukiri umwana wacu. Njye ngira ngo yego, njye ariko barananciye, ubu njye nta n'umugabane mfite iwacu, banatanze n'amasambu, njye nta sambu ngira. Hanyuma nuko cyaje kugenda, Imana imbabarire kandi njye nyisaba ngo sindire, gukingiza umutima woroshye kandi ubundi isanzwe ntanga ubuhamya. So nuko noneho ubwo urumva nyine ukuntu biba birangiye gutyo, ndatashye, nta myenda natahanye, nsanga ibintu byose biri aho ngaho, nkomeje kuba kwa rwa rugo. Urumva ndi umuvugabutumwa mu itorero. Wa muntu se umudesipora w'umuzungu yari akiri iyo ngiyo? Yari ahari mu gihugu cyacu, akurikira situwasiyo yose ukuntu yagenze. Urumva yaranegezaga wenda akababwira ati mukomeze mumupenalize gutya, nabona nta yandi mahitamo wenda azemera ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta yandi makuru njye, kuko urumva konekisiyo yanjye nawe twari twarayicanye kera, konekisiyo yose yarayisigaranye ku babyeyi, niko byari bimeze. Mbayaho, urumva ndi umuvugabutumwa, ndagiye, ibikomere byanjye byose nari narabiganirije umushumba wanjye. Nkunda umushumba wanjye ku rwego rukomeye, ndamukunda cyane, niwe mubyeyi ngira. Ni umushumba koko kandi ni umushumba, Imana imumpera umugisha. Hanyuma arambwira ati umukobwa wanjye ugomba kurenga ibikomere, bizashira, bizagenda gutya, humura, reka dukomeze dusenge, Imana izabigenza neza. Nanjye nkaguma muri icyo cyizere. Urumva rero kuba mu rugo rw'abandi, noneho n'uwo mugabo nawe ashakaga guhita nshyira mu mago umugabo wanjye tubana, akomeza kureba gukomeza mbaho ngaho. Urumva ndi mu rugo rw'abandi, agomba kunyitaho ibiki n'ibiki. Noneho urumva twese turakijijwe, ntabwo dushaka kugira ubuhamya. Ndi umukozi w'Imana uzwi mu itorero, uzwi ahantu hatandukanye, kuko nakundaga kujya gukora ivugabutumwa ahantu hatandukanye, nkarinda na Kagakiza na wa mwami Yesu Kristo nemeye. Ubwo njye ndi kumva ahubwo byarahise bituma umusore niba yaragukundaga koko, byahise bituma nihutira urushako. Yego. Byahise bituma nihuta gushaka. Ubwo igihe cyarageze, mama yavuye mu maboko ataraye, papa we niwe usigayeyo cyangwa nawe yaje kuvayo? Bose bavuyeyo, bose barabarekuye, ariko bagakurikirana amakuru yawe na wa muzungu aracyari agitegereje. Yego, ubwo ndi nako wanabariza. Ntabwo ari umuzungu, rega ni umwirabura, ni umuntu wa Amerika. Ntabwo ari umuzungu komuteri. Noneho yihagamire, byahise bituma nyine n'itorero riricara, barambwira ati noneho rero reka ushake. Itorero riravuga ati rero ababyeyi bawe nubwo bagukomerekeje gutyo, ariko sitiri ni ababyeyi bawe, reka duhaguruke nk'itorero tujyemo turebe ikibazo, twumvishe uruhande rwawe, twumva n'uruhande rw'uwo muzabana, ariko uruhande rw'ababyeyi ntabwo turuzi. Reka tugende tukonfaminge, turebe nimba koko ibyo bintu tubwira ari byo, nimba waranakoze ikosa kandi uri umukozi w'Imana, urisabira imbabazi, ubona umugisha wa kibyeyi. Ibyo ni by'ukuri. Bagerayo, ndashimira umushumba wanjye, bafashe timu ya gipasitorari, baramerekeza. Muri iyo minsi, muri iyo situwasiyo,
hari abantu bo muri famiye ariko zakure zitari hafi cyane abatante bakure nyine batari abo hafi bo mu gifamiye bo batigeze bashyigikira ayo makosa byo kugushyingira. yego baravuga bati ibintu twumvishe muri famiye gutya na gutya niko bimeze, ati tugende nawe tuguherekeze. urumva njyanye n'abandi bantu bo muri famiye ariko batari hafi cyane n'abashumba, wenda batanisha mu buryo bwa mikoro. dufite famiye inshuti yanjye, dufite famiye kabisa, tabona umuntu yakennye ameze gutya. njye mfite famiye mvukamo ikomeye. hanyuma bamperekeje tugerayo. tugezeyo iwacu babonye ari njyewe banze kutwakira, baduheza hanze. abashumba barasohoka baragenda barabigisha, ariko harimo intambara nyinshi. baravuga ngo umva, uwo mwana twaramukarabye, nimba ari we mushumba umushumbye agenda kubera umwana, agende iyo mana yavuze yakurikiye igende imubere nyina, imubere se. twebwe ntago tumuzi, ararutwa. bavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo iyo aba yarapfuye tukaba twaramushyinguye tugashyiraho umusaraba, tukajya tugenda gusura igituro tuzi ko uwo muntu yapfuye, ariko nimba akiriho ararutwa n'umuntu wapfuye. so nta kintu. ubwo famiye, impamvu ababyeyi n'itorero ryari ryamperekeje, twari tujyanye n'inkwano kugira ngo nyine hatangire imihango yinuza. aravuga inkwano zanjye barazanze. itorero riragerageza biranga, baza gusanga koko nta kosa mfite. amakuru bari bafite basanga niyo famiye yindi yari imperekeje nayo isanga koko nta kosa mfite, ikosa riri aho ngaho. babwiye ati se ko umwana ari we uziyubakira, ari we uzagira gute, mwamuretse. ati natwe rero nimba adashaka kutwumva nk'ababyeyi azagenda aruhe, ibyo ntabwo bitureba. itorero nibwo ryaje ricara riravuga ati noneho tumaze kubona ko nta kibazo ufite, nta busembwa bw'itorero ufite, nta umuvugabutumwa bwiza, nta buhamya buba ufite, twe tugiye kugushyingira. ubwo reka mbabwire, sinjya ndeba kamera y'ubukwe bwanjye, nta mafoto iwanjye amanitse y'ubukwe. gusa impamvu nta mafoto amanitse, gusa amafoto nashishikarira kureba mu nzu yanjye amanitse atarimo mama, kuko guhereza umuntu igiseke utarakubyaye, kwambika umuntu urugori, guhereza umuntu inkoni utarakubyaye, utari n'imfubyi, utavuga ngo ababyeyi banjye narabashyinguye. gusa ikintu nshimira Imana, mama wanjye ejo bundi yaratashye, ariko we yatashye tumaze kwiyunga. umuntu tutariyunga ni papa, nawe yatashye avuga ati ikintu kimbabaje. yatashye muri ya korona mbisi, nibwo mama wanjye yatashye. ijambo yarambwiye ati ikintu kimbabaje nuko Imana itumye ntaye iki gihe, aya makosa yabaye ntasize nyarangije muri famiye. no gushyingura mama wanjye byari intambara, kujya gushyingura umubyeyi wanjye, ku bamerekeje bo barabizi, kuko nyine baranciye, ntabwo nkiba muri famiye. ariko kuko mama wanjye nta kibazo twari dufitanye, nanjye nahagaze mu nshingano zanjye, ndababwira ni mama mureke mushyireho ururabo ntahe, hari ikindi kujya gushyingura ugahita utaha wirukanka nkaho nta famiye ugira. birababaza. banzi impamvu nkomeretse cyane ubu buhamya nuko mbwinjiyemo nitonze neza, ubundi najyaga mbica hejuru. so ubwo ubukwe burapangwa, mbwira umushumba ntirugomba kumbera papa. ndashimira umushumba wanjye, yarambwiye ati kuba nakwakira inkwano zawe, uri umukobwa wanjye, anyita Mamfiye. ambwiye ati kuba nakwakira inkwano zawe ntazakira, ariko ababyeyi bawe baracyahari. arambwira ati izo nkwano ntabwo ndi buzifate, ahubwo tuzibike, igihe imitima y'ababyeyi izagarukira tuzazibaha.
igihe wicara kuri kamera navuga ngo ntabwo nigeze nkobwa, ntabwo nakowe, kandi murabona ko ntari umudamu mubi wo kutakobwa, ntabwo bishoboka. So ubukwe bwarabaye, Imana koko iritamurura. Ubukwe bwanjye harimo abatambyi benshi, harimo abashumba benshi, ahantu henshi nagiye mbwiriza, abana nagiye mbana nabo ku ishuri ko nagiye mbana neza, abana nabereye ba meri muri ARG, abantu nagiye mfasha. Ubukwe bwanjye rwose bwari burimo abantu benshi 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 benshi. Barantwikurura. ubukwe bwo nta kibazo kigeze kivukamo, bwabaye neza? Ubukwe bwanjye habayemo ikintu gikomeye, kuko umushumba wanjye, niyo mpamvu mbabwira ngo muhagazeho cyane, ndamukunda. Bashatse kwica ubukwe bande n'ubundi muri famiye. Umugabo wanjye bagiye bamwoherezaho abicanyi bagatanga amafaranga ngo bamutege ari nijoro. Umwe araza, bari bamuhaye ngo nimba ari 500,000. Ko umugabo wanjye ni umuntu utuje cyane, ngo agiye kumwica ngo aramwitegereza ngo yumva amugiriye impuhwe. Uwo mwe niwe waje kwitangira ubuhamya. Ubwo koko nijoro koko, kandi koko yajya ataha akabona hari abantu bamugendaho gutyo na gutyo, mu kazi biza kuba ibibazo. mutarabana? Yego, muri za processes zo gutegura ubukwe. Ntajya gusenga, Imana ikambwira ngo ikuyeho urupfu. Koko kandi mu bukwe bwanjye harimo umuntu bari bahaye amafaranga, araza aravuga ati ko wampaye amafaranga dore ngaye kugira ngo nkwice. Ni bande bari bayamuhaye? Muri famiye. Ni inde? Urumva nyine wa muntu yari agihari, kandi n'ababyeyi banjye bari barankarabye. Kandi nimba wumvishe ijambo, nimba wumvishe n'ijambo navuze, baravuze ngo iyo abana ari impfuye bakajya bajya ku gituro, bakajya kwibuka. Yes, rero ubwo barabigerageje. Uwo muntu umwe washakaga no kwica umugabo wanjye kugira ngo batwice mu bukwe, haraza aravuga ko banguriye ngo mbice mu bukwe. Haba nahageze, ubukwe bwanjye bwari burimo imbaraga z'Imana. Arahagera, abantu kwa kundi bavuga umuntu ukuntu yabayeho, bavuga ibyiza byose, ngo abura imbaraga zo kutwica. Aragenda arabivuga, aravuga ati dore ngibi, dore ngiyi intwaro, dore ngibi ukuntu bimeze gutya na gutya. Zari intwaro gakondo? Hari abicanyi bagura kandi baba bafite ibikoresho. Ubwo rero no mu bukwe bwanjye bari banoherejemo n'abamasayi. Abamasayi bari baroga, ariko Imana imbaraga zabo barabigerageza kugira ngo baturoge. Bose bohereje abo bicanyi, barangije bohereza n'imyuka mibi. Kuko uwo nguwo wo hanze, uwo mugabo wanjye yarambwiye ati mva uzashyira umugongo ari ukumbajije, atuzababara ibikini, ati nzakoresha icyo nshoboye cyose. Ari umudespora? Yego, ati nzakoresha icyo nshoboye cyose, wowe uzangarukira, ati kandi uzaza ukambakamba. Urumva rero yakoresheje imbaraga zose. Umva, Imana yaduhagazeho mu bukwe. Abarozi imbaraga zabo zirananirwa, Imana itugirira neza. Ngera muri urwo rugo, maze kugera mu rugo, rya shuri Imana yavuze koko mba ngiye noneho kuryiga neza. Umugabo wanjye akazi gahita gahagarara, n'izo ntambara zagiye ziba mu kazi. Akazi gahita gahagarara, akaza bakavuyeho, dutangira struggle y'ubuzima. Urumva, hanyuma akazi kamaze guhagarara, turagerageza gushakisha, birakomeza biranga. Noneho baza kuza kumenya amakuru, baraza barongera abantu maho barambwira ngo na n'ubu uracyabana n'iryo tungo. Ubwo nanze kubivuga, ati n'uwo mugabo umeze gutyo, ati waje ukava aho ngaho ukaza tukakwakira mu bana, ariko ugasiga urwo rugo. Ubwo urumva nari maze no gutwita umwana wa mbere. Ndangije ndavuga ni se muzanyakira n'umwana nawe muzamwakira? Ngo ya, ngo umwana uzamusiga aho ngaho ngo wowe uze.
tekereza umubyeyi wifashe akijishura umwana ngo agiye ngo kuba umukobwa ngo kugira ngo bagushyingire. Ndavuga ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nambara ku mugabo wanjye, bakajya batuka umugabo wanjye bakamwohereza mesaje zimukomeretsa, bakamwibutsa ko nta kintu amaze. Ku munyabwenge ubwo araza kwiyumvisha nawe, hanyuma umbwire nimba bakohereje iyo mesaje wowe nkawe icyo watekereza, iyo famiye washatsemo kuba badahereza umuntu agaciro, noneho urajya kubyara nta muntu uri buguherekeze, ni abo bakristo bimwe bacogoye. Reka ngusubizeho inyuma ho gato nanakubaze, muri ibyo bihe, muri izo ntambara zanyu no kumva umusore batamushaka, arabizi yuko adashakunzwe mu muryango agiye kurongoramo, iwe ntabwo yigeze acika intege nubwo Imana yari yaramubwiye? Ntabwo yigeze acika intege. Umuryango w'iwabo se we wari umuri inyuma uvuga uti nta n'uwamugiraga inama avuga ati umuhungu usigaho? Birashoboka wenda ko bazimugiriye, ariko icyo nzi cy'ubukwe bwarabaye kandi aho hantu sinshaka kuhatinda. Ntabwo nshaka kuhatinda kubw'impamvu zanjye bwite, ariko kamemu nabo ni abantu. Usibye ibyo ngibyo wenda byo gushaka kwica umugabo wawe bikanga, ni imbaraga twavuga yuko ari iz'Imana zikoreraga, nawe ntabwo twavuga ngo ni izindi mbaraga. Hari ibindi bintu wenda bishobora kuba byarabayemo, kuko ibi birakorwa ntabwo ariyo tubyumvanye, hari ahandi tujya tubyumva. Inshuti yanjye, burya iyo ubayeho uri imfubyi ufite ababyeyi kandi bazi ko batabashyinguye, ukabyara umwana wa mbere bakabona ntibaje kuguhemba, ukabyara uwa kabiri bakabona ntibaguhembye, sibyo? Ukabana n'icyo gikomere n'ayo magambo akomeretsa, uwo muryango nawe ushobora kuzacika intege, sibyo? Kandi niyo wababariramo ntawe ufite uri bujye kubabara, nta rutugu ufite uri bujye kuririraho, sibyo? So ugomba nyine kubyakira kuko uba warabihisemo, sibyo? Nimba umugabo agezeho wenda ako kazi kakahagarara, kandi wenda nawe afite famiye ishobora kuba hari icyo yamufasha, bakamubwira ati n'ubundi wagiye gushaka uriya mukobwa, famiye zaramutaye gutya na gutya, twebwe urabona ibyo bibazo byawe ari twe twabyishingira, umwana wawe ntajye kwiga, igihe kigeze kandi hari abakamurihiriye cyangwa bikagenda neza kubera victime za cya gikomere wahuye nacyo. So urumva icyo gikomere kiraza kikakwegera kikagera no ku bana bawe, sibyo? Nari mfite utuntu tumwe najyaga nkora tuza guhomba, birasa nkaho bihagazeho gatoya, usibye ivugabutumwa n'umugabo wanjye wirirwa agenda depoza ahantu hamwe hatandukanye kugira ngo abone ibyo biraka, ariko nk'umunyabwenge aho ngaho ndahacecetse cyane. Gusa icyo gikomere yaraharwanijwe nabwo. Yego. So rero urumva icyo kintu, hari igihe imbaraga z'umwuka zisa nkaho zitsikamiwe, kandi twese hari aho tugera tukaba fort tukagira imbaraga, hari naho tugera tugacika intege. So nimba rero umwana wenda ari kubona ubwo bufasha wenda akaba yakwiga, ariko bikaba victime yuko nyina nawe nta nyina ubundi se we, iyaba nawe byari bigenze gutya, umwana we byakabaye bimeze gutya, byakabaye bimeze gutya. Iyo mbona umwana wanjye atari ku ishuri, iyo mbona umwana wanjye hari ibyo yagakwiye kuba ahabwa atari kubona, bishingiye kuri bya bikomere, bishingiye kuri ya magambo mabi, bishingiye kuri icyo cyose, urakomereka. Reka ngarukiraho. Kumva bakomeje kubagendaho bikakomeza kwisubirana, urumva hari za mbaraga zagendaga zikora zifaranga. So urumva naraciwe muri famiye, sibyo? Papa wanjye ntashobora kumpamagara, sinamuhamagara ngo anyitabe, abavandimwe banjye ntituvugana, sibyo? Nta n'umwe uzi ahantu utuye n'ubu. Ni karika nkubwira yuko ntazi urukundo rwa famiye, ntazi no guhembwa, ntazi n'iki, ndi guhura na victime no mu rugo rwanjye, uri kunyafectinga n'abana banjye.
gusa ndi gusenga Imana kugira ngo incire inzira nanjye ngira icyo marira abana banjye sibyo. ubu hagiye guca igihe kingana gute ibyo byose ndi bibaye? kukubwira ngo umwana wanjye mukuru ubu ari hafi kuzuza imyaka 5, umutoya nawe ari kuzuza imyaka 3. ubwo bumva bose bakabaye bajya no ku ishuri bakajya no kwiga. bose bakabaye bari mu ishuri. ubu hashize imyaka 5 ibyo bibaye. hari umuntu ukibagendaho wenda ngo abakurikirane ari ukuruzi twahoze tubwira? kereka amagambo nyine atari meza barandetse biri aho ngaho ntibashaka kumenya ubuzima bwanjye, mbese bisa nkaho byagabanutse. ariko nyine urumva umwana ushobora guhezwa kujya iwabo, ushobora kujya gushyingura nabwo bakaguha limite ugashyingura nk'umuntu wa rubanda, udashobora kumenya ngo papa wabayeho ate, ese ariho amezi ate. urumva ntafite uburenganzira bwinjira iwacu mu rugo ngo ngende nkubange nanjye ninjire nk'umwana, ba tante badashobora kumvugisha batazi aho ntuye. urumva nyine mbayeho nk'umuntu utazwi. noneho n'umugabo wanjye nawe yaramutse acitse intege sinanamurenganya, na famiye ye kandi niyo nayo yacika intege nayo sinayirenganya. byose nyine gusa byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. haracyari ibyiringiro. mbonye Imana ingirira neza, mbonye Imana inteye iteka, mbonye n'isi ubundi nshingiye ku bibazo nagize. ntabwo nakabaye nseka mu bantu, ntabwo nakabaye nza gutanga ubu buhamya, ntabwo nakabaye mpumuriza abandi, sinakambaye ikanzu ngo imfate, sinakisiza amavuta ngo amfate. ibyo byose ni imbaraga z'Imana, kandi impamvu ngewe bintera n'ibyiringiro byo gukomeza ni uko Imana yambwiye ngo ugiye kunyura mu mubabaro, ariko n'uwihanganira ukihangana. uragira se ngo ntiharimo kwihangana? harimo no kwihangana, harimo no kwigomwa, harimo no kwibabaza. hari n'igihe umuntu yagucikiraho intege nk'uko yakogeraho n'uburimiro, nawe ukavuga uti nanjye nduvuyemo, nawe ugasenya nk'uko abandi basenya, sibyo? ariko ibyo byose ukabyihanganira, ukihangana. rero ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo unesha azahabwa ikamba. unesha bivuga rero ntago wanesha utarwanye. so rero gusa iyo ntangiye gucika intege ngira Uwiteka ngo Mana nkomeza ngirira neza, kandi ibi bikomere ntibizagere ku bana banjye ngo bibabereho victime, kuko iyo ndebye abana banjye nibo bamvura ibikomere, kuko niwo muryango mfite. niwo mbyuka akambwira mama ndashaka umugati, naba nkufite nkawumuha, naba nawe ufite nkambwira ngo ihangane. urumva se nawe uba ufite famiye, ntago ntango nisange. ibyo nahura nabyo byose nabaye mama w'umuntu. wigeze kuvuga yuko mama ajya gutaha mwigeze kwiyunga, inzira yawe yo kwiyunga kwawe nawe mama wanjye rero kugira ngo niyunge nawe niho handi natangiye ngo isezerano ry'Imana rishobora kunyura mu mubabaro. ku nda yanjye ya mbere, kuko uwa kabiri we ntago yamubonye, yatashye muri korona. ku nda yanjye ya mbere y'umuhungu wanjye mwiza nkunda, abana banjye bose ni ibiyobe, nsigaye mbona ari beza nimba ari uko niyakiriye. abana barumvisha mama. noneho njyewe urumva nta famiye mfite, uko batwita, uko bahurwa, ntawe mfite ubimbwira, ntawe mfite, mbese ndaho ngaho ndi kwirera, nta kintu na kimwe nzi. uri kumva ibibazo nabyo nahura. umugabo nta n'umwe uzanga kuganirize ibyo bintu tubireke. Sorry. hanyuma buryo wavuze gutyo ubwo wavuze impande zose. so nta kintu na kimwe nzi, biransaba kwimenya. noneho ngo hari ukuntu ngo bazinga inda, ntabyo narinzi. njyewe ngo inda yanjye barayizinga, noneho ndenze igihe cyo kubyara, narengejeho ukwezi kurenga iminsi mike. noneho nsubiye kwa muganga barambwira ati noneho rero usubire kwa muganga ugende ubereke kuko inda yawe yararenze. ndagenda njya kuri polisi, ngezeyo ubwo nari ndi gusenga, Imana irambwira ngo nguhaye umuganga uzakwitaho. ati nguhaye umuganga uzakwitaho, imyoberwa ibyo ari byo. ndagenda ngezeyo, barampimye bareba koko babona inda yanjye yararenze, bapima umwana bagasanga nta kibazo afite.
batangira nyine kukumbwira ati kora gutya na gutya zenguruka ibintu nk'ibyo noneho ukuntu inda yanjye bari barayizinze naragendaga igise kikagera kuri 2 kigahita kizamuka nkagera ku 8 ubundi umuntu abyarira ku 9 10 noneho byagera ku 8 nkahita nongera nkamanuka urumva umwana agiye nko kuza bikongera bigasubira hasi kayangira amenyerwa naho nuko kuzingwa mara hafi iminsi 3 kwa muganga ari uko kuntu meze inda igeranga noneho uko wumva inda iyo umuntu agiye kubyara ubundi inda iramanuka ariko ngiye yarazamukaga nkumva umwana agiye kunca mu kanwa simenye ibyo ari byo sane kumenya ngo barakuzinze ibyo bintu nabyo narinze ibyo ntago nari mbizi umuntu umwe sinzi umuntu wabwiye mama na mama yanze kumubwira ngo umuntu umwe aramubwira ngo wabuze neza yuko umukobwa wawe agiye kubyara ngo kandi atameze neza nambwe se mama ninde wabikubwiye yanze kumubwira zamwe z'abamama buriya nubwo abamama twikakaza hari aho tugera ku mwana ukumva ugize ubundi buntu kumeze mama rero yahisaza araza ansanga kwa muganga arampamagara taniye ku mugabo wanjye ni mama arampamagaye kuko urumva ntagombaga kumumenyesha ataza amwituraho n'ibyo bikomere byose ari kugira ngo tubifatanyemo gahunda usa nkaho wiregura no kubaho mu buzima bwo kwiregura ubwo mama baraje mama aje arambwira ati mukobwa wanjye bite ni byiza ubwo n'umukora aho ngaho nawe aramusuhuje agiye kureba asanga imbiri hejuru aho kugira ngo imanuke arambwira ati se ati kwa muganga bimeze gute nuko arambwiye ibintu nk'ibyo ngibyo mama wanjye rero atangiye kumbaho kwa muganga noneho nazamuwe n'ukuntu nari ndi kubabara akajya afata ku nda yanjye ngo mana yanjye ngo ndakwinginze ngo umwana wanjye ngo mubabarire ngo ibiki n'ibiki ngo mana yanjye ngo muhaye imigisha ya kibyeyi ibintu byinshi mbese kuko njye nari ndi kubabara ku rwego rukomeye mama wanjye muri ayo majoro turi kuraranamo kuko inda nayimazeho icyumweru umuntu uri kundeba icyumweru nawe urakizi inda ikuriho icyo cyumweru cyose kuko ndi kuzengurukana mama uko ari kubona ndi kubabara ari kugenda nganiriza noneho umugabo wanjye nawe ari aho ngaho ntashaka kundekura akavuga ati se mama wenda mumusigira nanjye batankunda wenda umwana wanjye yapfa ngarukiyeho umugabo wanjye nawe ntiyari kunsigana na mama nawe yagumye aho ngaho kuko rero kwiziritanyaho gutyo byatumye mama wanjye ambwira ati mukobwa wanjye mbabarira nakoze amakosa gutya na gutya haragenda yegera umukwe harambwira ati rero umbabarire nakubwiye amagambo mabi urumva nyine ubwo naho ngaho twari turi kuzenguruka ku gasima ibintu nk'ibyo ngibyo umugabo wanjye arambwira ati njye mama wawe naramubabariye yansabye imbabazi kwa muganga gutya na gutya Imana ishimwe nuko nguko kandi koko mama wanjye akimara kunsaba imbabazi akimara kwiyunga n'umukwe nibwo nagize gute nubwo bavugaga ngo inda narazinzwe njye nta miti nanyweye nta biki n'ibiki ahubwo kwa kundi nagiye n'uwo mubabaro wose nanyuzemo ubwo nawe unyuragamo kugira ngo mama nawe abirebe agire impuhwe nk'ukuntu nawe abizi kubyara ukuntu bimera nuko twiyunze amahirwe makeya umwana wanjye mubyaye avutse niwe wa muntu wa mbere wamuteruye mama ahita avuga ati yoyoyo ati mbega umuhungu mwiza we atuzi ukuntu dusa atafite izuru nk'iryanjye ngahaye nguko aba aramuteruye yamuhesheje umugisha haciye iminsi rero nibwo ya korona yayisiza koronije rero nibwo umukecuru nyine yatashye hari icyizere kandi byose bibaho kubw'impamvu runaka reka twizere yuko njye ndizera nashidikanya yuko na papa muziyunga igihe kizagera mwiyunge gusa bitanashoboka hoya bizakunda icyizere kirahari na famiye wongera kwakira gakondo yo mu ijuru irahari wenda iyo mu isi ushobora kuyibura ariko iyo mu ijuru ntabwo tuzayibura aya bizakunda na famiye uzongera ugaruke niba mama yaratashye akavuga uti kimbabarire nuko ngiye narabunga n'umuryango muri rusange hari uwo yabwiraga kandi uwo yabwiraga aracyahari ejo n'ejo ubundi yaza gusa ujya unanyuzamo n'abahamagara ashobora kuba yaragize iryo pfunwe unamuvugishe ufate iya mbere basi namuhamagara nakwitabe sava ndabikora
ndabikora urumva utabikora se urumva wowe wakwishimira kubaho utagira n'abandi kimwe n'abandi bose ujye ugerageza bavugishe tugeraho hari igihe twihugiraho hari igihe ibintu ibyo bibaho gutyo duce bugufi mbese birakunda sibyo ariko ikindi ni isomo twize ni isomo unyihanganire njye nkunda kubyita yuko biba ari umugisha iyo tubonye umuntu runaka waciye mu bintu akabicamo akaza akatuganiriza twemera yuko twebwe dushobora kuba twamwigiraho kugira ngo ntibizatubeho reka twishimire yuko wenda mwabashije kwihanganirana ntihavemo intonganya no kuba mwatandukana isi reka dusubikire ahangaha nyemera dusubikire ahangaha ahubwo tuze kurangira abantu uburyo ki bajya bagukurikirana rumama ushikamye rumama ufite kurera abana babiri uracyafite gukora cyane urashoboye anyway ubirimo neza cyane murakoze cyane okay umuntu yakubona ate nimero yanjye ni 0782 7011 20 0782 ngira na YouTube channel yusaho ijambo ry'Imana gusa yitwa inzira y'ubugingo yera abo twabanye muri kino kiganiro mugende mu mushyigikire isimbi muri bwaze kubona linki ya YouTube ye mu mushyigikire mubane nawe kandi dukomeze dusengerane twese ntabwo byoroshye